Mukomeje kumva radiyo Urumuri ikaba ari sosiyete y'Inyarwanda rugero mu Nyarwanda buri bimaze kuba saa 2:42 muri studio zacu. Ubwo nabwo mu kanya rero narimo nicaza abatumirwa banjye kugira ngo nyine baze hano muri studio dutangire kino gice cy'ikiganiro nyine tuyikora mu Kinyarwanda nyuma yo tumaze kumenya mu rurimi rw'Igifaransa kugira ngo dusubukure rwa rugendo rwacu rwo ku ingazi y'ubwiyunge nyakuri. Ubwiyunge nyakuri igomba gushingira ku butegetsi cyane cyane ko bavuze bati kugira ngo dushobore kurwanya ikintu twise inzika, mwarabyumvise, twaganiriye ku nzika, inzigo, inzangano byagiye biganisha ndetse ku bwicanyi n'agakamere, aho amateka yacu y'u Rwanda rwose bigaragara ko mu Rwanda rwatikiriyemo abantu batagira ingano b'Abanyarwanda, kandi byose bitewe na politiki rero. Twaje gusanga kugira ngo ikorwe neza, ikorwe ku buryo bubereye Abanyarwanda bose, ku buryo Abanyarwanda bose babyibonamo kandi bukabagira akamaro bose, twaje gusanga ko hajyaho ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bubereye nyine Abanyarwanda. Twaje gutekereza uburyo hajyaho ubutegetsi nyine bw'ubutabera cyangwa bw'ubucamanza cyangwa ubutungane bitunganye rwose, umuntu akagira ubutungane byaba ari amahoro. Ariko nabuze no tutabura ubutungane, tutabona ubutungane nako ahubwo tukabona nabuze ubutabera. Ntusange byane mu kanya nko n'umucuranzi Karasira bazabivuga abavuga ati mu Rwanda nta mategeko, nakora ari mu Rwanda da muri Gondwana niko yavuze. Utavanga bagiye bamubeshya yirimbiraga Gondwana agarimba mu Rwanda muri Gondwana ati nta mategeko ahari, amategeko arahandi ko nta kintu mu bikorwa, ati hakurikiza amabwiriza abaturutse bukuru. Twaganira byerekero hagombye kubaho ubutabera kuko buhamye bw'ukuri kandi nyine butabera. Twaje no kurebera hamwe ubutegetsi, ubuyobozi nyirizina rwose bwita pouvoir executif yo nayo yashyirwaho n'uburyo yajyaho. Uyu munsi uragira ngo turebe akandi gace ka gatatu k'ubutegetsi mu Rwanda, nuko ubutegetsi mu Rwanda kamye gukora ubutegetsi bwitwa ubutegetsi bushyiraho amategeko bayashyiraho bate, yashyirwaho nande, byagenda biti. Nibwo tugiye tuganira uyu munsi kugira ngo nyine rero tuganire kuri izo ngingo. Turacyari kumwe n'abatumirwa bacu basanzwe hano mu Bubiligi, turi kumwe na Bwana Aloyse Musomesha hamwe na Bwana Venuste Habiyaremye. Mu kanya nibikunda, kubera ko ndabona hari muri Canada habaye kure, ntago arahagera, aragomba kuba ari mu nzira, ariko nawe arahagera mu kanya. Tuba turi kumwe na François Munyabagisha aho agerera hose, noneho tutangira tuganira. Ariko ntibyatuza kuba dutangiye kugira ngo François aho azira adusange nyine mu kiganiro, kugira ngo rero ntangire ninjiza muri studio nyine abatumirwa banjye mpereye kuri Bwana Aloyse Musomesha, dore ko nawe mu by'ukuri watekereje, wafatiye kirekire cyo gutekereza ku buryo bw'ubuyobozi bushya ari budusobanurire mu kanya. Bwana Aloyse Musomesha, mwiriwe neza? Mwiriwe cyane Celestine, mwiriwe kandi namwe abo dukurikiye ndabasubiza cyane kandi mbifurije amahoro n'ikiganiro cyiza. Murakoze rwose. Bwana Venuste, mwiriwe neza? Ndabona bafunze impuza yawe, bafunze kamera yawe, sinzi nana mikoro yifunguye, reka ndebe. Bwana Venuste urahari? Turi kumwe? Venuste agomba kuba hari aho anyarukiye, ariko ndamura muri studio, ari ugera hagaruke tuganire nta kibazo. Bwana Aloyse Musomesha, twaba dutangiye kugira tugereje bavandimwe bacu kugira ngo baze batange mu kiganiro, ariko nagira ngo nemaze nyine kuvuga ibyo twaganiriye ubushize muri urugendo turimo nyine kugira ngo tugende dutera imbere, dutera agatambwe kaganisha nyine ku bwiyunge nyakuri. Turigibagirwe koko bwa bwiyunge nyakuri koko butari buri abatubwira mu Rwanda ko ngo bageze kuri 90%, kandi buri munsi twumva abantu bapfuye, twumva abantu basuzugura abandi, twumva abantu batuka abandi, twumva abantu bicwa n'ubwikube, twumva abantu basenyerwa. Icyo kintu cyitwa ubwiyunge cyagerwaho gute kandi hari abantu bakirengana ku buryo birenze rwa rugero? Twumva umucikacumu utakinigita umucikacumu ahubwo wiyita umushingwacumu, Bwana Karasira Aimable, ku buryo rero rwose usanga ikintu cyitwa ubwiyunge kuri umunyarwanda w'ikikuru cyane. Kugira ngo kigerweho rero twari turigiye intera zikomeye tugomba kugenda dutera, nuko tubanza kurwanya ikintu cyitwa inzika mu Banyarwanda,
zijyanye n'inzika zijyanye n'inzangano zijyanye n'ibyagiye bigeza ku bakumisha nyine bw'indengakamere bwariza amateka y'u Rwanda, dusanga kugira ngo icyo kintu kurandura inzika ari uko twashyiraho ubuyobozi koko cyangwa se ubutegetsi twitwa dushaka, ariko ubutegetsi koko bukorera abanyarwanda kandi abanyarwanda bafitemo uruhare rukomeye cyane. Wowe ndetse ndabonye ufite ushaka n'uburyo washyiraho ikintu cyitwa sosiyete sivile ifite imbaraga, ikorana twaganira ubushize kandi nabo batuzanira mu minsi iri imbere. Twari twaganiriye ubyerekeranye n'uburyo ubutegetsi bw'ubutabera bwakora, ubutegetsi nyirizina bwakora, ubutegetsi nyine nibategeko bwakora. Uyu munsi turi buganire ku byerekeranye n'ubutegetsi nshingwamategeko, ubutegetsi ni bushyira amategeko y'inama mukurikizwa ibyo bwakora. Ese bwana Aloyizi Musomesha, urumva byagenda gute? Wowe ubona ute ubwo butegetsi nshingategeko bwashyirwaho bute, bwakora bute? Bwana Aloyizi, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane Celestine kuba rwose wibukije uko twagiye muri mucamake, uko twagiye tuzamuka mu biganiro, uko bigenda bikurikirana, n'impamvu twatekereje kuri ibi bintu no kugira ngo koko kubera ko ari iki kiganiro gikomeza byerekeranye ku bijyanye n'ubwiyunge nyakuri bw'abanyarwanda, nuko nyine tubona koko ubutegetsi bubifitemo uruhare rukomeye. Niyo mpamvu rero dushaka kugira ngo numva ko nko muri umushinga w'ubwiyunge nyakuri nabitekerejeho bose, bikoraho ibintu by'ubushakashatsi bitekerezaho cyane by'ukuntu ubutegetsi nyine inzego z'ubutegetsi zacu zahinduka. Twavuze bya repubulika, yuko repubulika igomba guhinduka kugira ngo turebe uburyo inzego nshya z'ubutegetsi n'ubuyobozi zashobora gutuma abanyarwanda bashobora guhindura imikorere, imibanire, kugira ngo bashobore kubana neza, bwa bwiyunge nyakuri bugerweho. Aha rero noneho kuri uyu munsi ikindi twavuze gishya cyane mvuga cyane muri umushinga w'ubwiyunge byatuma ibyo bigerwaho, dushobora kugira amahoro koko agaragara, kandi koko ubwiyunge twabugeraho ni uruhare nyine nk'uko twabivuze ubushize mu bindi biganiro rwa sosiyete sivile. Twise mu Kinyarwanda tukavuga ko ari umuryango gakondo mpuzabanyarwanda cyangwa se umuryango gakondo nyarwanda. Iyo ni sosiyete sivile, ikagira uruhare rukomeye mu buyobozi, nayo ikajya mu buyobozi, mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu. Bitari zose ngo uvuye ngo basimbuye amashyaka ya politiki, ariko bakunganira amashyaka, bagafatanya n'amashyaka kugira ngo bashobore kugira ngo abaturage barengere abaturage kurushaho. Kubera ko twagiye tubona kenshi ko hari amashyaka ya politiki yagiye arenganya abaturage aho kubarengera. Uyu munsi rero ko tugiye kuvuga ku byerekeranye rwa rwego bwa buyobozi bwa butegetsi nshingamategeko bushyiraho amategeko, ikintu gishya nanone mvuga muri uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri ni uko ubundi tumenyereye ko izo nzego nkuru z'ubutegetsi bw'igihugu ziyoborwa gusa n'amashyaka ya politiki. Amashyaka ya politiki twazaniwe n'abanyamahanga kuva repubulika yashingwa. Ibyo rero ya myaka 30 tumaze muri repubulika, nibyo navuze mu bindi biganiro, mbona ko byagombye guhagarara aho ngaho, tukabanahindura imikorere, tukumva ko nyine wa muryango gakondo nyarwanda nawo ugomba kugira nawo uruhare, bagomba kujya abantu batari mu mashyaka ya politiki, nabo bagombye kujya muri za nzego zishyiraho amategeko n'amabwiriza nabo bakabigira mu batarinze kujya mu mashyaka. Utari kuvuga ngo amashyaka gusa ngo niyo azategeka igihugu, ngo niyo azayobora igihugu, ngo niba ntari mu mashyaka ngo ntabwo najya mu buyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu. Oya, ahubwo wa muryango icyo gihe nyine wumva ko byumvikana ko wa muryango gakondo nyarwanda uzaba wiyoruganije mu Kinyarwanda, navuga ko uzaba washoboye kugira ngo nawo wiyubake koko, ukomere, witandukanye n'amashyaka, umuryango ukwawo witandukanye n'amashyaka ya politiki. Amashyaka ya politiki akora ukwayo, aho umuryango nawo akora ukwawo, noneho bajye bafatanye muri za nzego zose, hose mu nzego zose z'igihugu z'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu. Muri bwa butegetsi rero nshingamategeko naho nuko mvuga ari mu rwego rukuru rwo hejuru, muri ya nteko ishinga amategeko mu rwego rw'igihugu, ari no mu nzego zo hasi, cyane mu nzego zo hasi rero hose, nko ku mirenge, mu ntara, aho ngaho rwose mvuga ko
amashyaka ya politiki atagombye kujyayo. Kubera iki? Kubera iki amashyaka ya politiki atagombye kujya mu giturage kuvuga ngo agiye gushyiraho tuvuge nk'urwego rwo mu rwego rwo hasi rwo mu ntara, kuvuga ngo mu karere cyangwa mu ntara ngo bagiye gushyiraho ngo inzego zerekeranye no gushyiraho amategeko. Ni ukubera iki? Abaturage turabizi neza ko abaturage, igihugu cyacu ni igihugu gikennye, ni igihugu kitaratera imbere cyane mu byerekeranye n'iyo miyoborere y'ubutegetsi bw'igihugu twazaniwe n'abanyamahanga. Abaturage bacu ugiye ku mirenge, mu cyaro, ntabwo amashyaka ya politiki bayasobanukiwe mu gihugu. Rwose ni ukubarenganya kuvuga ngo abantu twagiye twumva tubona ko amashyaka yacu ajya mu giturage, ugasanga abantu ngo bari mu mashyaka yabayeho ya za Parmehutu, ya za MRND, za Muvuma na za FPR, kumva ngo abantu baturage ntabyo baba bazi mu by'ukuri, ntabwo baba bazi imikorere y'amashyaka, ntibabisobanukiwe, ntabwo babisobanukiwe kubajyana mu mashyaka, ni ukubarenganya. Niyo mpamvu ariko nyamara ahubwo wa muryango gakondo nyarwanda wo ni umuryango ushingiye ku muco muri gakondo y'abanyarwanda. N'abanyarwanda bawiyumvamo kurusha uko bakwiyumva amashyaka. Amashyaka ntabwo bayazi. Natwe tujijutse byaratunaniye rwose. Tuvugisha ukuri, abanyarwanda tubwizanye ukuri, natwe tujijutse ntabwo twarize. Amashyaka ya politiki yatunaniye kugeza ubu, nongeye nisubiremo, byatunaniye kuyobora igihugu cyacu n'amashyaka ya politiki. Ntaswe rero noneho n'aba baturage, abantu batarashoboye batabijutse bihagije, kuvuga kujijuka, kuvuga kujya mu mashuri ngo bamenye iyo mico y'abanyamahanga, kuko amashyaka ni imico y'abanyamahanga. Noneho rero wa muryango gakondo nyarwanda niwo wakora cyane mu cyaro, ku mirenge, mu turere, aho ngaho kujyana y'amashyaka, kuvuga ngo umunyamashyaka ngo umuntu avuye mu murwa mukuru i Kigali ngo agiye mu cyaro mu giturage kujyana y'ishyaka, ajya kubasobanurira ishyaka. Mu by'ukuri tujye tuvugisha ukuri, ntabwo amashyaka ya politiki mu baturage bayasobanukiwe. Twabonye naho byatugejeje kubera kudasobanukirwa. Ibyo rero twagombye kubyemera, tukemera ko ibyo bintu tutareka kuvuga ngo mu bindi bihugu by'i Buraya ngo niko bimeze, ngo za Amerika niko bikora. Ntabwo turi muri Amerika, ntituri Buraya, turi mu Rwanda, kimwe cy'u Rwanda. Aho rero cyane cyane niho wa muryango gakondo nyarwanda cyangwa se gakondo mpuzabanyarwanda wagirira ingufu cyane, abaturage bakabyibonamo bakagira. Reka ntange nk'urugero rumwe gusa kugira ngo mbe mpini aho ngaho, ku byerekeranye n'ubutaka. Wenda tuvuga amategeko agenga ubutaka bw'abanyarwanda, guhinga ubutaka abaturage bafite bahinga. Biratangaje kumva nko kubona ko nk'umunyarwanda wo mu cyaro, urugero ufatika wo mu cyaro, inzego zo hejuru z'ubutegetsi bw'igihugu baza bakababwira bati mu murima wawe ntabwo tukubujije guhinga igihingwa iki n'iki. Umuturage niwe uzi mu murima we ikihera. Biratangaje kumva, biranababaje kumva abayobozi tuvuge ntabwo ari ukuvuga muri iki gihe gusa cya FPR, na mbere bashobora kubwira bati muri aha ngaha agenda hatera ikawa, kandi wenda aho ngaho agiye gutera ikawa hashobora kweramo ibijumba. Urumva, kugira ngo ashobore yego, hari aho ashobora kuba yahingira, ariko kuvuga ngo aha ngaha hatera indabo, za ndabo tuzajya tuzaducuruze tuzijyane i Buraya, abanyarwanda bazikeneye. Umva ko ibyo ngibyo mwumva rwose ntabwo bihwitse. Mu gihe umuturage ashonje, atabona ibishyimbo byo kurya, atabona ibijumba byo kurya, akamubwira bati tema izo nsina tuhateye indabo. Mwumva nk'ibyo bintu ntabwo ari amategeko. Bakabwira bati ishyaka n'iri byategetse riri ku butegetsi. Ibyo rero rwose nko mu cyaro rwose abaturage bagombye kugira ijambo rikomeye. Bigaruka nawe bivuze, bakaba aribo bamenya, baba bazi nyine icyo n'urugero ntazi rwo ku butaka, bazi icyo mu murima we ikihera n'igihe cyerera, akamenya agahinga icyo ashaka kurya. Ntabwo ari ukuvuga, ntabwo bamubwira ngo nubwo rero ntazi rw'indabo cyangwa se rw'ikawa cyangwa ikindi gihingwa kindi kivuga ngo bazajyana mu mahanga, kandi umuturage ashonje atabonye icyayi. Ubwo ni urugero. Urumvikana rero ko muri za nzego zo hasi zishyiraho ya mategeko cyangwa ya mabwiriza, abo baturage bagomba kugira uruhare. Ya mashyaka ya politiki akagenda, ntajye mu cyaro ngo agiye gukorera mu cyaro. Mu cyaro ntabwo abaturage bazi by'ayo mashyaka. Ugasanga amashyaka mu ndimi z'amahanga, mu giturage abaturage batazi.
aho rero niho wa muryango uzagirira akamaro gakomeye cyane abaturage. Mu nteko rero kuzamuka rero tuvuge nko mu nteko ishinga amategeko mu rwego rw'igihugu naho hakajyamo amashyaka, ariko hakajyamo nanone n'abantu batari mu mashyaka ya politiki baturutse muri wa muryango urengera rubanda rwarenganyijwe imyaka n'imyaniko, kugira ngo bakome nabo barengere, baturuka muri aya mashyirahamwe n'abantu ku giti cyabo n'abantu batari mu mashyirahamwe ariko bavuye muri wa muryango gakondo biyumvamo abanyarwanda bagakondo. Voilà, naho ngaho naminiye kugira ngo byumvikane, ntabwo najya muri detail cyane, umva ko ni ibintu bigomba kuganirwaho, ariko cyangwa n'icyo ngicyo ni cyuko amashyaka ya politiki nk'uko nabivuze agomba kugabanyirizwa ingufu afite, ingufu mu nzego zimwe twagiye tuzivuga ubushize. Aho ngaho naho mu byerekeranye n'ibyerekeye no gushyiraho amategeko, nabyo amategeko n'amabwiriza abaturage bakabagiramo uruhare rukomeye. Naminiye aho nakoze cyane. Urakoze bwana Aloys Musomesha, wenda ndaza kugira utubazo twariko nkubaza mu kanya, kuko hari kuntu njya mbona uriya mushinga wawe ku ruhande rumwe uvuga uti tugomba kwipakurura ibintu twazana n'amahanga by'amashyaka by'amarepublika n'ibyo tukayivugurura, ariko kundi ruhande umuntu wongeye bigaruyemo nanone amashyaka akabayendarutsemo, kandi tuziginde ko amashyaka ari winakora ku mashyaka rwose mu by'ukuri mu ikintu kiyaranga cya mbere nuko azana ikintu ntabwo ari kugaba gucana nk'igice, kuko uretse gato mbanze n'igitero cyanjye ndakubwira kugira ngo cyumvikane neza ikibazo cyanjye cyumvikane. Amashyaka ubwayo ukumva nawe yagaruramo, kandi kugeramo wenda ukavuga uti sosiyete sivile ko kugira uruhare rufatika ko rugara kandi rukomeye, wenda tunabigara ko mu kanya tugaze sosiyete sivile ikomeye bivuga iki, twabigara ko mu kanya, ariko nayo ko tusana ku buryo bwumvikana uko kuntu ku ruhande rumwe uvuga uti uburyo bw'imiyoborere twazaniwe n'amahanga tugomba kubyipakurura, kandi kundi ruhande ukonyogarura uti amashyaka agomba gukora umutwe w'abantu, ndagira kugira ngo byumvikana neza, kugira ngo igitekerezo cyawe cyumvikane ku buryo butomoye. Ariko mbere kugira ngo usubize ikibazo nkwaza nyine, kugira ngo ubisobanure neza, kugira ngo byumvikane neza, ndagira ngo mbanze nongere nsuhuze. Ndabona abantu baturutse iriya kure bituruka muri Canada baje barahagera, nabo bakurenganye buturuka kure cyane, aho ugire hose urahageze. Bwana Francois Munyabagesha mu Rwanda muri Canada, mara umwiriwe. Mukomere Celestine we, naje noga nagombye kwambuka Atlantika. Kuko si nka wundi wari ugiye agiye gusha ashyirira ururabyo umukundwa we, ariko bisa nkabyo. Mbonye uburyo bwo gusuhuza Aloys na Venuste, munyihanganire nabanje kubanza guca muri birantega. Nta kibazo. Ahubwo arimo arafungura mikoro, akongera agafungura kamera, tukamubona tukamubura. Venuste wire waba uhari uratwumva? Venuste rwose agomba gufite ikibazo cya tekinike, nge ndamureba ariko we agomba kuba atatwumva kandi akaba atanatureba. Reka rero dukomeze bwana Aloys, mbere uko Francois ijambo ko tumusuhuza, nagira ngo ukando usa nk'uvana ngo kutse nk'uruji cyangwa ko umuntu yavanga yabyitiranya uko kuntu udasobanutse neza, ko haho nyine ku ruhande rumwe uvuga tugomba kwipakurura itwaza n'abazungu, kandi ku rundi ruhande ukavuga tubikoreshe. Wowe ubona gute kugira ngo bisobanuke neza bwana Aloys Musomesha? Urakoze Celestine, ntabwo mvuga kwipakurura, ntabwo mvuga ngo byose turabijugunye, ntabwo mvuga ngo amashyaka arahagaze, simvuga ngo wa muryango mvuga gakondo nyarwanda ngusimbuye amashyaka muri byose, mu butegetsi muri byose, kuko ibyo ari byose ntabwo ari uko mbivuga. Bivuga ko no mu biganiro bishize navuze ko agomba kugabanyirizwa ingufu, inshingano zimwe na zimwe zayo amashyaka yari afite, sosiyete sivile ikazibambura, ni ukugabanyirizwa ingufu. Ntabwo mvuga ngo amashyaka ngo sosiyete sivile izasimbura amashyaka, kuko bera iki mbivuga gutyo, ni ukubera ko nubwo tuzi neza ko tubona ko iyo repubulika mvuga ko tumaze imyaka 60 yawe n'amashyaka itashoboye kutubanisha neza mu gihugu, ntabwo navuga ko twabijugunya byose ngo tubijugunye mu mazi noneho ngo turabirinduye. Kandi muri iyo myaka twabayeho muri icyo gihe, ubona ko ntabwo wajugunya imico, nubwo yaba imico y'amahanga, wijugunye ngo aka kanya ngo uyu mwaka birarangiye, amashyaka birarangiye turajugunye, ngo noneho oya. Ni ibintu bigenda gahoro gahoro, abaturage bakagenda basobanukirwa mu myaka uko igenda, noneho abantu bakazaba ariho babona ko yenda
wenda igihe kiri imbere mu myaka 20, 30, 50 wenda amashyaka akaba atabatekiriho hariho ubundi buryo ariko uko mvuga ngo niba mvuze nti repubulika igomba kuvugururwa ntabwo mvuga ngo repubulika ivuyeho simvuga ngo bivuyeho ngo yabyanze ngo zivuyeho ubwa buryo nzangu igifaransa kiraciwe tugiye kuvuga ikinyarwanda gusa ngo icyongereza ntituzongera kuvuga icyongereza ngo amashyaka ya politiki ngo raraciwe oya ntabwo ari byo mvuga si ukuvuga ngo no kubyipakurura ahubwo mvuga ko bigomba kuvugururwa tugomba babuyobozi zanze guzubuyobo zigomba kuvugururwa noneho yamashyaka akagabanyirizwa ingufu nuko nayivuze noneho societe civile nayo ikaza noneho igira ingufu nazo nyinshi kubera ko ntayirimo ntarisanzwemo mu buyobozi kwa dusanzwemo noneho igafatanya n'amashyaka ya politiki n'umuryango w'amashyaka vora imiryango ibiri umuryango w'amashyaka ya politiki n'umuryango wa gakondo nyarwanda bigafatanya kuyobora igihugu bigafatanya kuyobora mu nzego z'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu hari abandi bashobora turaza kubigarukaho mu kanya n'ubundi kuko n'ubundi mu Rwanda twumva ko societe zibiri irahari tugarukaho mu kanya ariko ntabwo irahari ariko ntabwo yigenga nigenda tujya tubyumvikanaho ngaho kandi ntabwo iyo societe uko imeze ntabwo ari uko nyivuga uko ihari nta societe civile iri mu nzamukwaha kwa FPR imukwa ku butegetsi niko bimeze ni c'est realite donc niko bimeze ntabwo tuzi birazwi nk'urwo navuze mu kanya ko abaturage tuzi ko mu giturage na ishyaka rya FPR ijya mu buyobozi bwo hasi mu giturage nibyo navuze ni icyo gihe nta byabaho muri ubwo buryo bushya bwo kuyobora no gutegeka igihugu. Okay reka rero ijambo bwana François Munyabagisha so we François we myumvire yawe mutekereza yawe wowe wumva ikintu cyitwa gushyiraho amategeko abanyarwanda bagombye gukurikiza kandi agashyirwaho hubahirije ibyo twita twebwe ko abanyarwanda babana mu bwisanzure no mu bwumvikane no mu bwubahane ndetse no mu bw'inyakuri urabona mu Rwanda amategeko yagombye gushyirwaho hati urabona buriya buryo ashyirwaho muri kino gihe ashyirwaho n'inama nshinga amategeko y'ubu ngubu igizwe na Sena n'abadepite kandi ndetse ntegeza ko ari agashya FPR yatuzaniye kubundi imbere haba ku bwa Kayibanda twari dufite wenda banasubira inyuma gato adahere ku bwami bagenda bashyiraho amateka y'ibwami uko yashyirwaho simbizi n'abashyiragaho n'ukuntu bayagiraga umwami yaciye iteka umwami yavuze ibintu bijyanye na gute icyo tuzi ngo twibuka cyavuganga no ku bwa Kayibanda bwo hari inama nshinga amategeko no kubwa Habyarimana arayisesa ariko anayihindurira inyito ayita ngo ni inama iharanira amajyambere arya ngo CND National pour le Développement noneho hagarutseho inteko ishinga amategeko yo bazana akantu gashya kuko ajyamo imitwe ibiri umutwe w'abasenateri n'umutwe w'abadepite ese wowe urabona uko kuntu uko amategeko agiye ashyirwaho mu Rwanda rwacu urabona bibereye binyuze bitunganye bitomoye urabona byagenda gute bwana François Munyabagisha amategeko ashyirwaho mu Rwanda ikibazo njye kirangora ariko ndagisubiza kirangora kubera yuko iyo tuvuga amategeko mu Rwanda bisa naho hari kandi nyamara nta nahari hari ingirwa amategeko ariko si amategeko ariko bigasa nka bya bindi nyine ni ngo araremera n'iki ahinduka amategeko noneho baravuze uti kera yajyaho gute turazi ko ku gihe cya cyami hari abiru noneho umwami abiru bakaza ibyo bashatse gukoresha bakaza bakavuga ngo umwami yaciye iteka ariko byabaga byaturutse mu biru ntabwo byabaga ari ibitekerezo by'umwami bitavuga ko umwami atashobora kugira ibitekerezo bye nawe yarabigiraga ariko mu by'ukuri ibintu byose byabaga biri mu maboko y'abiru ibyo babaga bibakirigita ibyo babaga batekereza bafite umutwe nta muntu wabimenyaga wabaga byari ibyabo ku gihe cyo kwa Kayibanda nabwo mwibuke akantu njya nibukiraho uko aya mategeko yajyagaho ni Maxime ivuga bibutsa ni ka anecdote bavuga nagize iki wari secretary w'inama ishinga amategeko
avuga ati nta urega Kayibanda kuri Kayibanda. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kurega Kayibanda abaye inama ishinga amategeko, ni nawe ubaye inama ishinga amategeko. Noneho ku bwa Habyarimana nabyo ni cya kimwe, Muvuma yari Muvuma, Habyarimana yari umubyeyi, n'ubu ngubu ni kimwe, ni bon. Okay, noneho ubwo buryo rero amategeko ajyaho, njyewe ukuntu kugira ngo abantu bumve aho mpagaze, ubaruye amategeko, ubaza amategeko, ubaruye urebye ibitabo by'amategeko biriho byabayeho mu Rwanda binariho, noneho ukagenda icyo bitabo ukajya ahantu ku musozi ukareba abaturage ukababaza utese itegeko uzi ririho ryafashwe n'abantu bagiye bajya hariya ngo mu nteko ziguhagarariye ni irihe? ngira ngo byaguha ishusho neza ikumvisha ko ibyo bintu byitwa ngo ni amategeko bitareba umuturage, ntabwo bimureba na gato, nta hantu bihuriye nawe. ariko bwana François Munyabagisha, wenda mbaye gato nk'uguroboye gato mbabari rero, iyo urebye mfate nk'urugero ufatika rwose, iyo urebye abaturage cyane cyane iyo batangiye kurenganywa, mfate nk'urugero nk'abari bakangondo amenya kabiri, ndakurahiye uragenda ukamumaza itegeko rigenga imyimurire y'abantu, itegeko rigenga uburyo abantu bavanwa mu bintu byabo ku nyungu rusange, barere kubwira n'ingingo bakayigusomera bakagira ngo bakakubwira, ariko koko wenda bivuze mu kanya ntabwo ari abaturage bose babizi, ariko bigaragara ko iyo hagize uwirenganwa cyangwa se uramutse ubajije umuntu wese watangiye kurenganwa, ingingo ya 38 y'itegeko nshinga wose ari kubwira pe ingingo igerekeye kuvuga ibyo utekereza no kugira gute. Kubera iki? Kubera ko ibintu bagiye bumva cyangwa se abanyamakuru itegeko rigenga itangazamakuru bumva bose barizi pe, umva barimenya, ariko ikibazo ari ku ruhande rumwe ko bimenywa nabo ryakandagiye nyine, akaba rero atagiye kumenya ko ribaho wajya gushaka, cyangwa se bikamenyekana ari uko nyine ririmo gonyorwa, nyine birimo kwicwa. Na ariko nagira ngo wumve ko kantu bavuze ngo nta munyarwanda n'umutegeko amategeko mu Rwanda ko atari, ariko ngo ingero z'abantu bose ubona bayazi pe, bakaba bati itegeko rero ende ikindi kintu aho Rwanda tubwira gikomeye ndagaruka hano ku buryo aya mategeko ajya mu bikorwa. Ikindi kibazo wenda rugaruka nyuma, reka mbane n'ugucima ijambo ukomeza aho ngaho naho ugize neza aho ngaho. Urumva abantu itegeko ribitegeko kubera ko ryahonyowe, kubera ko hari abantu byarenganyije, nibo barimenya, niho bajyayo batangiye kurengana, niho bavuga bati ubanza hari ikintu cyitwa itegeko cyaturengera. Aho rero hatuganisha hehe? Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri hari ikintu, hari ibitekerezo tugomba gukora, hari démarche tugomba gukora, gutekereza tukareba tuti ni iki kirazi ishinga umuturage, ni iki kireba giharanira n'inyungu y'umuturage, ni iki. Aho ngaho niho tugomba kureba mbere na mbere. Noneho rero mu kintu umuturage abayeho ate, umuturage kuko niwe tuvugira twebwe turi muri revolution ya gakondo, turimo turareba ukuntu twasubiza igihugu bene cyo ni abaturage, ntabwo ari abantu bishyize imbere bavuga ngo barize cyangwa se ngo bazi kurasa. Noneho ni iki kibeshejeho umuturage? Iyo tukirebye aho ngaho, iyo tukirebye tugasanga ni ubutaka, ubwo butaka tubushyira muri rya tegeko nshinga tukaburinda pe. Hano hari amategeko bagiye hano bavuga muri Canada, hari amategeko bashyizeho babarura ubutaka, baravuga ati tubeshejweho n'ubutaka, dukenera guhinga ubutaka buhingwa barabubarura, bashyiraho itegeko bivuga ko ubwo butaka buhingwa nta kindi kintu ushobora gukoreramo, ntibishoboka, ni ubutaka buhingwa, kugira ngo hazagira ikintu gihinduka cyo kugira ngo bavane bwa butaka buhingwa babuvanemo bubuke mu mujyi cyangwa se bagiye ikindi gikorwa bikorwa, bigomba guca mu nteko ishinga amategeko, bikaca no mu baturage bakagira ikintu babivugaho, bigatangazwa mu bitangazamakuru. Hari igihe runaka bigomba kumara biterwa n'imijyi nanone, ariko bikamenyekana. Ni ukuvuga ngo kubera ko babanje kureba bavuga bati ni iki cyangombwa kibanje. Noneho rero urumva iyo twageze aho ngaho muri gakondo tukareba ni iki kibeshejeho umuturage, hari ubutaka, ukuntu ubutaka bubaho bukorwa, ntabwo bikeneye abantu bo kuvuga ngo hagiye kuzajyaho abashinga amategeko, abaturage ubwabo barabizi. Banaho ibyo bintu byo kuvuga ngo ugiye kubasenyera,
urabasenyera kubera iki vana ibyo bintu kuvuga ngo ndashyiraho amategeko ngo ninsenyera umuntu ngo nzamwendamuniza gutya na gutya bon uramusenyera kubera iki shyiraho amategeko utagomba gusenyera umuntu ntimusenyera noneho abantu bakoresha ubwenge baplanifiye barebe baplanifiye aho gutekereza ngo uyu munsi cyangwa ngo ejo aho uri kurebe no mu myaka 50 nibiba ngo no mu myaka 100 kuko hari igihe tureba tukareba u Rwanda abanyarwanda babeshejweho n'ubutaka noneho n'ubwo butaka tugomba kuburinda tukabuha abantu turi muri repubulika yaruzi yabivuze repubulika ni ikindi kintu nacyo ni iyindi nkingi dukomeyeho ntabwo muri gakondo muri revolution turimo ntabwo tongera kugaruka inyuma ngo turashaka kugira ngo igihugu kibe cy'umuntu umwe turashaka ko igihugu noneho kibe cy'abaturage bose buri muntu akagira uruhare ku butaka noneho rero ubwo mw'iyo repubulika ntabwo nta deba nta kongera kuvuga wenda ngo turakenera ngo abantu ngo b'abanyamategeko ni ukuvuga ko habaye inteko yo gushinga igihugu ikemeza ko u Rwanda rubaye igihugu nta kongera kubisubiraho ubwo nuko nguko mbibona ya mategeko rero ibyo musomesha yavugaga by'amategeko hari ubundi buryo bwo kubaho mu gihugu mbese byo guteza imbere imibereho y'abanyagihugu hari ubundi buryo tuvuge nko gukora intambara ariko mu mbabare ubwo ndazi nko gukora intambara ukavuga uti ngewe ngiye gufata igihugu runaka intara runaka nyifate nikoronize noneho rero njye nyivanamo ibintu byo kuza guteza imbere abaturage banjye iyo mbivuze ubwo wenda umuntu ashobora kumva ati u Rwanda rwagiye gufata Kongo ariko n'abafaransa bafata muri Afurika n'abanyamerika bafata ahandi muri za Sinayi baragenda bagakoresha inoza ibyo buryo rero ntabwo ari abaturage bazabitekereza aho ngaho niho haba abantu babese b'intumwa za rubanda kuko ibyo bintu niba ugiye kubikora bizagira ingaruka ku bene gihugu bisaba rero ko haba abantu b'intumwa za rubanda babyemera ariko rero kugira ngo izo ntumwa za rubanda zitaza gucikamira rubanda ndagaruka kuri gakondo ya musomesha hagomba ko izo decision zifatirwa hejuru hagomba kuba abantu b'abanyarumuri ariko hakabamo n'abandi ba gakondo baba bari birimo bavuga bati ibyo bintu mugiye gukora twebwe ntabwo tuzabyirengera niba abo ba gakondo bavuze bati ntabwo tubyemeye nibo ntabwo komeza nabonaga Cecile anyegageza iminwa komeza farandi mba ni mu bindi komeza ijambo komeza igihe ba gakondo bavuze akaba aribo bafite veto bavuze bati ibyo bintu byanyu mugiye kujyamo ntabwo tubyemeye none nuvuga ngo ba bantu b'abanyarumuri baba bagomba bafite obligation yo gusobanurira abaturage ibyo barimo gukora abaturage bakabyemera atari ukuza ngo baraza ngo dore rero mwabaturage dore mwajije ngo twebwe ngo twarize ngo dore oya ntabwo ari byo none urumva rero ariko aho ngaho nganisha nuko mu Rwanda kubaho ntabwo dukeneye kujya kurwana kujya gutera ibindi bihugu ntabwo tubikeneye ntabwo ikintu dukeneye nuko tuvuga tuti abantu babeshejweho n'ubutaka amategeko turashyiraho n'amategeko yoroheje tugashaka amategeko yoroheje dushobora kwigisha abantu bakaba barayazi tukigisha abantu kubahiriza ayo mategeko bitagombye yuko ngo abantu ngo amategeko abagonga noneho babone kujya kuyiga tukiga noneho na bwa butabera bworoheje bwunga abantu urumva ko bitworohereza bigatuma tutagomba kuvuga ngo turajya kuremereza ibintu turashyiraho inzego nshingamategeko abantu ngo bavuye mu mashyaka naha ibyo bintu by'amashyaka ngewe ntabwo mbyemera na gato ngewe nemera ko hashobora kubaho amatsinda y'abantu bakora ubushakashatsi y'abanyarumuri noneho ibyo by'amashyaka niba ari abantu bakasa nk'aho kuko ibyo ngibyo ni ibintu biva i Buraya byinuza hagombye kubaho amatsinda y'abanyarumuri abantu bakavuga bati tweho tugiye gukora itsinda ry'abantu biga ukuntu baharanira guteza imbere ibidukikije
bon ariko mu by'ukuri niba dufite abanyarumuri batekereza mu gihugu ntabwo ari ngombwa ko bagenda bacika ibice kuko ibyo ni ibintu niba twabibaruye neza twabiharuye ntabwo dukeneye abanyarumuri ntabwo dukeneye abanyamashyaka iyo niko byumva dukeneye abanyarumuri tukagira iyo sosiyete sivile gakondo sosiyete sivile hano en passant mu mwanya mubivuga nanditse akantu gatoya muri sosiyete sivile ubu ngubu mu Rwanda nta sosiyete sivile hari ntayo kuko sosiyete sivile harimo ikintu ndimo turashakisha n'ukuntu twabivuga mu kinyarwanda mu mwanya nagishakishije ariko sinkibone neza harimo ikintu cya contrat social harimo contrat social ni ukuvuga ko hari abantu bari organize bashyize hamwe bafite ukuntu bashyira hamwe bakorana ariko bagamije ineza guteza imbere umuturage buri muntu uwo ari we wese ni contrat social itanditse ariko iri aho ngaho ibihari ubu rero nta contrat social ihari kuko abantu mu Rwanda bimeze nk'aho ari banyamwigendaho abantu bajya hariya bakagenda mu kigare cya kiriya FPR abantu bamwe bavuga ngo ni ishyaka FPR kandi atari n'ishyaka nta nubwo ari ishyaka kuko ni inyeshyamba zaje ahantu ntabwo bigeze babaho ku buryo bw'amategeko kuko nta n'amategeko haba bon noneho rero icyo kintu cya contrat social ni important ubwo rero ya société civile igendera kuri icyo kintu cya contrat social niyo mu by'ukuri igomba kuba umutima w'amategeko kandi uwo mutima w'amategeko akaba ari amategeko abantu bose bashobora kumva amategeko yayandi akomeye ngo bagomba kuzanira abantu ngo bize amategeko gusa bamusomesha ayo ngayo ntabwo yemera ko amategeko Imana niyo ikomeye ku isi ariko ureba amategeko yayo ntabwo ifite za rukangabaswa zisobanura amategeko yayo ntazo nkeka ko amategeko y'Imana buri muntu uwo ari we wese ashobora kugira natwe rero muri sosiyete yacu tugomba gushyira amategeko buri muntu wese yumva tutagomba gukenera abasemuzi murakoze ariko wenda mbere yuko nsubira kwa Aloyize Musomesha ngize n'Imana ndabona ahari bwana Venuste ashobora kuba noneho haje ndabona mikoro yitunganye hari n'umuntu mugenzi wacu ndabona nawe urimo kwisasanura nareka mureke mukanda mwerekana mureba nagira ngo mbanze kubaza akavuze ngo hagomba kugira ikintu nka contrat social ntekereza ko iki kintu cyenda gusa n'itegeko nshinga wera tuvuge itegeko rigena ibintu byose uko bigenda ahubwo turafite mu Rwanda dufite itegeko nshinga ryiza itegeko nshinga ryanditse nubwo ejo bundi barivuguruse bwose bakarivugura bakarigira gute ariko dufite itegeko nshinga ryanditse kugeza ubu yarimeze neza naryo ariko mukanya narimo mvuga ibyerekeranye n'ingingo yaryo 38 usanga nyine ikibazo kiri ari uko itegeko rimenyekana ari uko rimo guhonyorwa icyo kibazo cy'ikintu gikomeye cyane kuko mukanya narimo byerekeranye na contrat na société civile mvuga ni société civile hari umaze kuvuga nayo hari mu Rwanda kuko kandi koko wenda hari aho numva nemeranywa nawe ariko se itegeko nshinga n'urira hari n'ubundi none ikintu gituma kizatwemeza ko noneho iyo ntuzanimara kujya mu bikorwa byo bitazamera nkuko meze ubu ngubu byo ni iki kiduye garanti rwose bwana France kugira ngo twihute uravuze ngo hari itegeko nshinga ntaryo kuko kiga hari ryanavuguruwe ejo bundi rwose ryavuguruwe kuko ryavuguruwe kugeza ubu ngubu kuva kera nta itegeko nshinga twigeze tugira abazungu bagiye baza barinjesi bariya bakaza bagaterura ibintu by'ibipapuro bakandika hariya bakarunda hariya bakakubita aho ngaho noneho ugasanga noneho turavuga iyo habaye nk'akabazo nk'ibyo twavuga ngo by'amategeko kubera ko hari akabazo hakaba hari disposition hariya muri ibyo bintu byanditswe itwaraja turavuga ngo itegeko nshinga rihari tukabyirukanka inyuma ngo nimwubahirize itegeko nshinga ariko itegeko nshinga ntari kuko iryo tegeko nshinga se ritubahiriza ubuzima bw'umuntu abantu ubu bakaba bari mu munyururu kuva muri 1994 barengana bamwe bagiye bapfa bashiriramo iryo tegeko nshinga ntabwo rigeze ribarengera iryo tegeko nshinga rishyirwaho n'abo banyamategeko n'abaki bose n'abacamanza nta muntu urahaguruka ngo avuga ati abantu barimo bararengana bashiriye mu munyururu barimo barapfa kandi bararengana iryo tegeko nshinga ntabwo rirahaguruka ngo rivuge riti FPR mwarishe mwahagurutse mwicana murica n'ubu murakica n'umuhagarara itegeko nshinga ryabahagaritse ntabwo rirahagarika iryo tegeko nshinga naryo rero kuko iri tegeko nshinga ryandikiwe mu mashyamba aho batangiriye iryo niryo rikoresha
dukoreshwa kandi ntabwo turizi. egera mikoro ntabwo turimo kumva we muyigize naho urimo ngo yene Olivier none oya hari igihe binjyana ahantu biye kujyana kure ya mikoro rero yego none birumvikana se ndakumva neza mvuga ni ntateye gushinga dufite kuko iteye gushinga ritarengera abantu bari ngo rirenganura abantu barimo bicwa rihaguruke rije mu kwabo bantu bo mu Kangondo n'ari abarimo basenyerwa bose rivuga riti stop muhagarare rirengera abantu urabona abantu baricwa buri munsi abantu baricwa bakanyerezwa abantu bagasakuza reka da itego nshinga ritavuga riti abantu bafunzwe bari mu munyururu guhera muri 94 barengana niribare babarenganure basohoke bavemo baje mu ngo zabo ivyo ntabwo ari itego nshinga hari itego nshinga rero ryandikiwe mu ishyamba rya FPR rizwi n'abantu ba FPR ndemeza ko ryari rinazwi na Kagame gusa no bikaba itego nshinga ridashobora kuvuga ngo ubu ngubu ngo abantu hari impaka ariko wenda mu kiganiro ntiziye kuzamo ariko hari impaka murazizi singiye kuzivuga kugira ngo wenda bitaza kutujyana kutiyobya mu kiganiro twiteguriye uyu munsi no iteye nshinga rikaba ryashobora kuvuga ati dore abayobozi nimuhaguruke mwite ku bibazo by'abaturage wowe niba perezida arwaye wowe perezida wa Sena haguruka ufate nawe ugira ikintu ukora akazi kawe premier ministre akora abantu ivyo ni itegeko nshinga ntaryo hari itegeko nshinga rya FPR tutazi iryo rero si itegeko nshinga ntabwo ari ryo nta tegeko nshinga dufite urakoze byumvikanye rwose byasobanutse reka twihute cyane ko buretse gatoya reka nkubwire itegeko nshinga tuzakiraho rizubahirizwa ntibyongeye gutera ibibazo ni itegeko nshinga rizaba ryashyizweho byumvikanyeho n'abandi rishyirweho abaturage ntabwo ari itegeko nshinga tuzicara hano ngo tugiye kuryandika na ba Loizi nawe ngo tugiye kuryandika ngo kubera ko twebwe ngo tuzi ngo twarize ngo tuzi kuvuga urufaransa no kudidibuza indimi z'abazungu oya ni itegeko nshinga tuzicarana n'abaturage tuvuga tuti mwa abaturage mwe mwa abanyarwanda mwa abantu mwe ni gute dushobora kubanaho nk'abantu tukubahiriza ubuzima bw'umuntu tukamenya ko ubuzima bw'umuntu ari sacré article numéro 1 la vie de tout être humain est sacrée la vie et la dignité humaine sont sacrées ubuzima bw'umuntu nukubaho kandi ntabwogerwa ntakorwaho rwose ntabwogerwa ntacyuho kirazira kwica kirazira kuguhonya kirazira gukandagira n'uwapfuye ibyo bikaba ari itegeko abantu tukaryumvikanaho ibyo birananiranye kubyumvikanaho n'abanyarwanda tuzagombye kujya guhamagara ba agency ngo baze badusobanurire irya kabiri ni mwebwe mujya mukunze kujya rimwe na rimwe mukaza kumbatiza mubwira Yezu mubwira iki Yezu ndamwemera n'umu revolutionnaire ni nka idamanje Yezu ati kimwe na Kizito ati kunda mugenzi wawe ntawe ubwawe koko ibyo birananiranye kubishyira mu ntuza mu itegeko nshingano n'abantu bagasigara leta ikaba ifite inshingano yo kugira ngo irebe yigisha abantu gukundana irebe ko abantu bubaha ubuzima ibyo birananiranye ibyo rero birashoboka tugiye muri ya gakondo y'abaturage bose urakoze mumbabarira ntimukanjyane mu bintu ngiye binshyushye mu mutwe ariko ni ngombwa hari icyo kintu nyine bibereyeho hano tujya tumurikira abantu twamenya nyine kujyana ku ngingo zumvikana zijya mu buzima bwa buri muntu bwite tugize imana rero dufite bwana Venuste ndabona amaze kuhagera nafungure mikoro adusuhuze n'abana bumva radiyo urumuri bwana Venuste biriwe neza urakoze cyane wiriwe Celestine babarira rwose ibintu n'ibishya ni ukubigendamo gahoro gahoro nagize ikibazo ariko mumbabarire rwose ndumva ubwo bitunganye nta kindi nakoretse kugusuhuza nkasuhuza ko turi kumwe François na Aloizi hanyuma ngasuhuza n'abandi bose turi kumwe ubu ngubu murakoze ndabona bitunganye nubwo ndeba ntuza nyuma no kumbwira ko ntuzarezo yahita ameze neza bande patante yakiri no biratunganye ariko tugize imana turi kumwe n'undi mugenzi wanjye Emmanuel Senga
bane Emmanuel Senga uraho urakomeye mukomere Celestine muranyumva turakumva tunarakureba rwose komera iminsi myinshi rwose abakurikirana radio baragukumbuye rwose bankumbuye ko n'ubu batari bambona nuko ari ingingo nyine mugezeho inyirigita ahantu ikindi rege reka mbanze mbasuhuze ba Venusti nsuhuze ba Munyabagisha nsuhuze inshuti yanjye Musomeje nawe ngusuhuze uyoboye ikiganiro ndavuze nuko mugeze ku ngingo inkoraho ko nagize ibyago n'Imana byo kubicarana abantu bavuga ko bakora amategeko mu Rwanda ibyo nabonaga rero nyine ibyo murimo kujyaho impaka ubu ngubu reka mbere ku byo Musomesha yavugaga ati cyangwa se na Munyabagisha bati ntabwo akwiye kujyaho amashyaka icyo kintu yenda nkeka ko tukazakigarukaho kuko none se natajyaho amashyaka abantu bazajya batoranywa bajye gushyiraho amategeko bati kizaba ikibazo ibyago tugira hariya mu Rwanda turacyari muri transition ihera muri 83 ni ukuvuga ko za koro za Arusha zimaze gusinywa zarahagaze leta iri hariya imeze nk'iri muri transition icyo ituma ibintu byose ikora 93 hari 93 ushaka kuvuga 93 kuko uvuze 83 muri 93 ni hasinywa za koro za Arusha mu babari tukaba dusa nkaho tukiri muri transition iyo ibyo abanyarwanda bari bumvikanyeho ubwo bitashyizwe mu bikorwa urashaka kumbwira se ko iyo nteko yava he iriya nteko ihari na arrangement hagati yabo barumvikana ngira ngo murambivuga bagenda kumvikana FPR kavuga twe tuzabajya imbere tubagenera imyanya nta muntu uziyamamaza ni twebwe tuzajya twiyamamaza twenyine mwe tubabwire ngo turabona hariya twagucomekamo biba ku rwego rwa perezida wa repubulika bikaba no ku rwego rw'abadepite n'abasenateri niko bimeze byakosorwa n'iki rero byakosorwa nuko ari nabyo bishobora no kuzana igitekerezo gishyashya ku mategeko yatorwa mu nteko ishinga amategeko byakosorwa nuko amashyaka haba hatari ishyaka rikindura ayandi ngo riyicare hejuru noneho ribuze ayandi gukora yose ashoboye gukora akajya mu giturage agakoresha inama abo badepite bajya mu bitekerezo by'abaturage kuko baba babwiye kubahagararira kuko ntabwo babahagarariye kuko bariya badepite bose baba i Kigali ntawe ugera mu cyaro n'umwe kandi bababujije kubera impamvu ntugire ngo ni ukubera umutekano bababujije kugira ngo hatazagira umuntu ugira influence ku muturage atari FPR urabyumva urumva ko ni ikintu cy'igihato gikomeye nta na rimwe rero bariya badepite bazatora amategeko gitorwa hariya mu nteko ni iki atorwa amategeko yerekeye inguzanyo yerekeye ibyo bavuga n'ibindi bihugu amasezerano n'ibindi bihugu nta mudepite ufite ubasha gutora itegeko kubera ko ntafite expertise ni bariya bose ubona abarimo koko bashobora kuba yatekereza itegeko yifashishije nka legal team ye kuvuga abantu b'abakozi bamufasha nkeka ko bategera no kuri 5 cyangwa 10% muri bari mu nteko none uragira ngo bakora amategeko babihereye icyo ni handicap ya mbere handicap yindi ya kabiri nuko muri leta bakora baba bashaka ko ari ibyabo byumvikana gusa niko bimeze nibyo byuguma kumvikana amategeko yose agomba gukorwa agomba kwerekera kuri leta nta muturage uzamo rero nkabagira ngo natinze yenda ngo dushobora kugira kungana n'ibindi bitekerezo kubera kuko ngiye narahanyuze ndahasi natinze navuga ko mbere na mbere yo gutekereza ibyo by'amategeko kwigira abaturage hari kureba ukuntu havaho iriya leta yaziritse byose iriya leta kuva itavuyeho ngo ureke abantu bakorenda biga ubundi buryo gukora none se washyiramo ibintu ukayinjiranamo ntabwo bishoboka yenda reka mbe mpagaze aha ngaha urakoze bwana Emmanuel dufite n'amahirwe nyine uko bivuze mu kanya koko muri ya nteko wayikozemo kandi ubona abinjiramo n'abasohokamo uko bigenda urabizi cyane ufite ikintu biziho kuba bireberaga hafi wenda uraza kudufasha nyine muri uru rwego ariko mbere yuko ijambo bwana Aloys kuko hari akabazo wabajije gakomeye uvuga uti
none se ngo bigende bite ni ikintu wakoze ngira ngo uragira ngo bigende bite kundi nyine kuko birumvikana ntegeza ko Aloyize bitekerejeho nyine uvuga uti nta kuntu amashyaka yaburizwamo gutyo gusa ngo agere ko ni kuko nta kuntu nyine amategeko yategeze nyine ngo kirweho turaza kubira ariko nagira ngo ndabona bwana Venuste arimo kurimo twumva nibyo natwumva wafungura mikoro yawe ukatubwira ese wowe iyo urebye uburyo cyane cyane byo mwese ngara amaze kuvuga cyageze kutubwira uti kugira ngo tugere ku bw'inyakuri tugere turwanye inzego no kwamba kujyaho ubutegetsi ubuyobozi bukwiriye ese urabona wowe cyane cyane kubera no gushyira amategeko urabona bwa buryo bwo gushyiraho ubuyobozi nyine bukwiriye cyane cyane gushyira amategeko nyine abereye abaturage wowe urabona byagenda gute bwana Venuste ufungure mikoro ariko murakoze cyane iki kigali giteye amatsiko kuko iyo musomesha avuze abanyamashyaka yego mfite akabazo rwose ka bande pasante bwana bakunda nyine ruzwi n'abaruzi bande pasante ni ngufi cyane rwose ku buryo baragenda birandaga sinzi impamvu komeza twumve ikibazo rero nyine mfite burya abadepite ntabwo bafite umurimo gusa wo gukora amategeko wo gucukura amabuye no kwegereka ku bantu ko bavuga ngo amategeko aremera nk'amabuye undi murimo bafite n'umwe kandi niwo nifuzaga ko bajya bakora igihe kimwe bawukoze byari bigiye kubakoraho bose ni igihe bari bakoze umurimo wo kureba imikorere ya leta urimo urabwira ibintu byiza ariko bande pasante yose ni ngufi cyane we komeza yego ibi bibazo nakomeje kubigira kuva kare mu mbabarire sinzi ukuntu ndi bubigenze komeza turakumva noneho okay biratunganye navugaga rero nti burya ikintu tubategerezaho abadepite ntabwo ari ukutugerekaho amabuye gusa vuga ngo amategeko aremera kurusha amabuye ikindi tubategerejeho ni ukuducungira bariya bantu bitwa baba minisitiri n'abandi bakabacunga bakamenya ibyo bakora nahoze mvuga rero ariko mu nteko yari iyobowe na nyakubahwa Sebarenzi nibwo inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yigeze ko ari umurimo kandi niwo twari tuwutegerejeho cyane ntabwo ari amategeko dushaka ahubwo dushaka guverinoma ibyo rero ntabwo bijya biba uwabaha gusa gukora icyo ngicyo cyonyine amategeko ntibashaka bazayibagirwe ariko bakora ku kazi bazaba bakarangije none rero muri ibi byose turi gutekereza ntibisaba umunyapolitiki kugira ngo uwo murimo wo gukontorora imikorere ya guverinoma ikorwe yiba ari wo murimo wonyine badukoreraga baba bakoze neza murakoze niba numvikanye rwose twacyumvishe ahubwo nagira ngo nsubize ijambo bwa Emmanuel abantu ndabona arimo kwicara mu mutwe agomba kuba ahantu bimuriye ndabona arimo kuribwaribwa ariko ntibagirwe gufungura mikoro cyane cyane ko icyo gihe cya Sebarenze agomba kuba ari ikintu abiziho n'icyo kintu bavuze ko yagiye gushaka gukontorora leta cyabiziho kugira ngo none nze gusubiza bwana Aloyize musomeshe ijambo bwana Emmanuel Senga icyo kintu kindi bwana Venuste azanye wowe ukibona ute wakibonye ute muri iriya nteko ishinga amategeko arakoze Venuste kandi namwe murakoze kunsubiza ijambo kuko ubundi inteko ishinga amategeko ibikora byombi ishyiraho amategeko ni ukuvuga ko itora amategeko yiga imishinga y'amategeko noneho ikashyira amategeko yarangiza ikindi kintu ishinzwe ni ugukora icyo bita contrôle de l'action gouvernementale ni ukuvuga kugenzura imikorere ya guverinoma
ibyo rero ikibazo kiri hariya mu Rwanda ni naho n'ibi bintu mvuga ni igihe cyose hatari havaho iriya leta ibyo ntibishoboka kubera ko ntushobora gukontorora umuntu ugushyiraho. Hari ikibazo kiri mu Rwanda, ibyo Kaya Sebarenzi rwose twari turi kumwe n'ubu tujya tubiganira kuko turaganira buri gihe iyo tubonye umwanya dukitse imirimo tukibuka nyine tugasubiza inyuma za rikodi zazo tukareba ibyo bintu ukuntu byari bimeze. Sebarenzi yari afite amava muhira kandi yari afite ibiri bya bindi bibiri teori ashaka gukora ibintu byihuta rwose abadepite akabashyira kuri gahunda noneho minisitiri uterebisha akamuzana mu nteko bakamwereka amakosa ye byangombwa bagatora motion de censure bakamweguza nuko byari bimaze kuba bimaze bigera kuri ba Rwigema n'abandi ariko bahita bamuha agasomo uzi byakurikiyeho ukuntu byagenze kubera ko bavuga ati uyu muntu ni umureka agakomeza gutya natwe azasiga perezida wa repubulika nawe ntabwo tuzi niba atazamweguza. Baramuhagaritse rero kubera ko yakoraga akazi ke mu nshingano uko bazimuhaye ariko yari yibagiwe aho agakorera, aho yagakoraga ni hahandi babwiye ko buriya butegetsi buriho ibintu byose bibiri hejuru. Ayo mashyaka tuvuga ntabaho, nabibasobanuye ko n'ayo mashyaka barayabwira ati mutugaragire, ariko se babonye ko mu gihugu abantu bavuga ngo twe ntabwo tujye dushaka umwanya wa perezida, ngo twebwe ngo mujye muha rwose nguriya, ngo twebwe tuza turebera inyuma. Mwageze mubibona amategeko rero batora hariya ntabwo amategeko n'itegeko nshinga, niyo tegeko nshinga ryo mu Rwanda usibye imyambaro baryambitse imeze nk'andi mategeko yo mu Birigi yo mu Faransa buriya barandukura. Ibyo ntabanga irimo les principes z'amategeko nshinga barandukura, ahasigaye noneho amategeko teka agenda agorora amategeko nshinga ayajyana ku mibereho y'abaturage b'icyo gihugu. Aho niho habuze hate, niho abaturage bagombye kubabwira ibitekerezo byabo abadepite, ariko abadepite babo nta mudepite ufite uburenganzira bwo kujya mu baturage, birabujijwe. Ngaho ibintu urakoze rwose kutunganira unatubwira ubuhamya waranihagarariyeho ikintu kiba gifashije cyane ahangaha. Kansubire kwa Bwana Aloyizi Musomesha. Ese Bwana Aloyizi uravuga uti tugomba gushyiraho nako guha umuturage imbaraga nyine binyuze muri abantu nyine bahagarariye societe civile nyine bisenga umuryango gakondo. Bije binahura n'ibyo Bwana Emmanuel Senga avuga ati bariya abadepite mubona bicara mu nteko ishinga amategeko mu by'ukuri ntaho bahuriye n'umuturage, ntabwo babereyeho kuvuganira umuturage. Ese wowe urabona Bwana Aloyizi Musomesha, urabona ikibazo nakubajije kare ntabwo natwibagiwe ko kureba ukuntu umuturage nahabwa izo mbaraga. Ese urabona ubu wenda nyuma yuko FPR iramutse ivuyeho koko, ese murabona ugasanga hari ukuntu bishoboka ko umuturage koko azagira ubwo yumvikana, cyane cyane nk'iyo turebye umuturage ageze muri kano kanya rwose. Iyo usuzumye umuturage aho ageze muri kano kanya, ikintu cyitwa ireme ry'uburezi, umuturage yamaze kuba injiji ya yindi rwose. Bambabarire abanyarwanda rwose, bambabarire n'abantu bizwa ngo bize za kaminuza, ni abantu ubona bamaze gusa nk'aho bahanagurwa mu bwonko ku buryo batekereza mu mujyo wa FPR, kandi noneho n'ubumenyi bwabo nako n'ubushobozi bwo gutekereza bwo kureba kure bakaba bwaragabanyijwe cyane ku buryo bubereye gusa mu gipindi bita ejo karasezwa igipindi. Ese urabona umuturage azagira ubwo akanguka amurikirwe, ashobore kumenya inyungu ze pour commencer, amenye ukuntu aziharanira, ndetse arebe n'ukuntu yajya gushyira amategeko azirengera. Bwana Aloyizi Musomesha. Urakoze Celestine, ariko nagira ngo mbere yo gusubiza iki kibazo mbanze ngaruke kuri gato n'umuntu umwe, ntabwo ntinda kuri byo. Nshimire cyane Senga ku byerekeye n'ibyo nawe avuze ati ibyo muvuga ubu ntibyashoboka ubu kereka FPR ivuyeho. Natwe rero Senga ubu ibiganiro twabitangiye kera, afite n'ibitekerezo biri mu mpinduka. Ntabwo ibyo tuvuga ari ibintu byashoboka aka kanya. Niba byashobokaga nemera ko byashoboka mba naratashigeyo. Ibi najya kubivugira mu Rwanda. Ntabwo nakwirirwa rwose ntabwo ibyo tuvuga ubu ngubu ntabwo ari ibi. Niyo tuvuga wenda wagiye ukurikira ibiganiro bimwe twakoze, ni impinduka, ni ibitekerezo bishya bizana impinduka nshya, bizana indi repubulika nshya. Uko wayikozemo yasambara wakozemo ntabwo ari uko izaba imeze uko tuyitekereza.
nibyo twavuze mu kanya wenda munyama wikinjira ntuza nongere nibutse nshimire cyane François mu kanya yavuze ko nyine nkuko nabivugaga mu yane kwishinga amategeko itagomba kuba mu mashyaka we avuga nyine ko atari n'amashyaka yose agombye kuba amatsinda y'abantu bitewe n'ubuhanga n'ubu bamurika we nyine ngumva ni muri iyo vision sibyo nanjye nkavuga muri vision y'uko amashyaka yabaye make yagabanyirizwa ingufu noneho hakajyamo nibyo senga yaravuze ati baba deputy bariho ntabwo mu by'ukuri bahagarariye babaturage nibyo dushaka gitoma nibyo twaravuze tuti abaturage rwose bagomba kujya muri iyo nteko yo hejuru atari mu nteko yo hejuru gusa mu gihugu ahubwo hagombye kubaho no mu ntara intego mu ntara zibegereye zishyiraho amategeko yo hasi hahandi senga yavuze ngo amategeko nako ngo amashyaka ngashobora kujya gukora mu giturage ngo ayisha uko babisobanura ntabwo ngibuka neza ariko njye navuze ko ntabwo abanyarwanda tujijukiye bihagije n'ubu n'abantu twitwa ngo twarize tujijukiye n'imikorere y'amashyaka kugira ngo ujyane abaturage mu giturage amashyaka mu giturage ujya kubabwira ngo ishyaka rije kubabwira uko ubutaka bwawe bugomba guhingwa ngo kuzahinga ubwo butaka ntabwo ari amashyaka ya politiki yanditse mu rurimi rw'igifaransa yanditse mu ndimi z'icyongereza abaturage ntabwo bashobora kuza nibyo tuvuga arabase mu cyaro yewe niko muri umushinga w'ubwiyunge kuri mvuga ko rwose amashyaka aho ngaho atagombye gukorera aho ngaho abaturage bagombye gukorera muri ya gakondo muri muryango wabo gakondo ngarutse rero kubyo senga yavugaga nyine aho rwose nagiye muhumurize ko ibyo tuvuga ubu ntabwo tubivuga muri repubulika ya FPR ntabwo tubivuga muri repubulika y'amashyaka ya politiki ari hanze aha ngaha aramutse asimbuye FPR agakora amashyaka gusa ibyo nabyo ntabwo byemera ntabwo mbyemera niyo mpamvu mvuga ko agomba kubaho societe civile ikomeye ni ukuvuga atari iyo tuvuze societe civile ukuvuga ngo nisenga mbwira ko abandi tumaze iminsi tubivugaho cyane ntabwo ari ukuvuga ngo ni amashyirahamwe gusa ni abaturage bo mu cyaro mu mirenge abo bose batari mu mashyaka batazi iby'amashyaka bakajya muri wa muryango gakondo nyarwanda gakondo mpuza abanyarwanda niyo ya nteko bakoreyemo nabo bakagiramo ijambo rikomeye bakagiramo ntuza umubare kantu runaka wabagomba guhagararira nako no bibereyemo atari guhagararirwa atari kuvuga ngo ni intumwa z'abo baturage barimo atari kuvuga ngo ni umunyakigoma babandi bo mu mashyaka ngo baje ngo kuhagararira oya bibereyemo nicyo François yavuze mu kanya yavuze atabo ngabo bakaba bahafatiramo ibyo yise veto ya gakondo bakaba tuvuye nk'ikibazo cyo gutumiza intwaro hanze y'igihugu abo baturage bakaba batize intwaro mugiye gutumiza ntabwo abo mushaka gutumiza hanze ntazo dushaka bakabafata veto bakaba bati ntabwo dushaka icyo bakaba barimo bifitiye ijambo atavuga ngo bafite ngo abo batumye donc urumva naho ngaho bakaba bicayemo rwose atari kuvuga ngo bafite ngo abahagarariye oye aho rero niho nibyo rwose François avuze ati bakaba umutima w'ayo mategeko yajyaho muri aho rero ntusubiza Cecile ibyo bavuga guti bishoboka ko abaturage barajijutse mwe bavuga ngo abatuye n'injishi abaturage barajijutse bazi icyo bashaka nuko bakibuzwa kukigeraho ntabwo na mbere y'imyaka 30 FPR imaze kutegeka 27 imaze kutegeka na mbere abaturage bari bajijutse abaturage bazi icyo bashaka ntabwo tureka kuvuga ngo bajijuka ntabwo numva aho ngaho icyo cyatse kuvuga barajijutse birashoboka kubera ko bo bazi icyo baba bashaka abaturage se iyo avuga ati genda nkeneye n'ibintu natanze nkeneye mu murimo wanjye guhinga iki n'iki ubundi ikindi ushaka ko ajijuka mu niki arabizi ko azi ubutaka bwe ikeramo wimubuza guhinga icyo ashaka guhenga muri ubwo butaka wimwambura ubutaka bwe nicyo ngicyo wimwambura inzu ye urayimwamburira iki yubatse ureba nibyo mwavuga yubatse ureba uba uri hehe ujya kuyisenya inzu uyisenya ute ko yayubatse uyireba umuturage yayubatse azi neza inzu ikwiriye umuryango we n'ubushobozi bwe arabizi icyo gihe rero ntabyo ugomba kumubwira ngo nje kukubwira ngo iyo nzu ngo ntabwo ubereye ngo purango ngo y'umujyi yayubatse uyireba ko wayireba gusa ibyo ngibyo abaturage barajijutse tujye tuvuga ngo abaturage ntabwo bajijutse kujijuka bajijutse mu rugero rwabo ugomba kubafata uko urugero rwabo wishaka kubafata nk'aho bagomba kumenya bagomba kuba nk'umunyamerika nk'uwahehe nk'umuki no ugomba kumufata nk'umunyarwanda giti muri gakondo ye ukamubarira gakondo yarimo kandi ukamuha amategeko aberanye na gakondo ye
ndashaka kwaka ijambo Celestine yego bwana Emmanuel mbere ko ijambo François ndaza yenda kunyaruka ko ndi ku kazi sinzi igeza ndarenzaho gatoya ariko ngira ngo yenda mbaze bagenzi banjye yaba François cyangwa se yaba Aloyizi badusobanurire uwo muturage gakondo iyo organisation azaba arimo izaba imeze iti izaba yarakozwe nande ni ukuvuga ese aho ngaho muvuga ko umuturage agomba turabizarajira ariko hari ahantu ajijwa hari ahantu agera ukabona koko bitabaye ibyo nta nubwo hagumye kuba noneho harabaye abantu bajya kwiga umuturage hari ahantu ageraho akasanga ibintu muzashyira mu mategeko uko muzabyandika yenda imyandikire yayo ariko uko muzabyandika hazakenerwa abantu b'abahanga nk'amwe abantu b'amahanga yenda twavuga ko ari amashyaka biramutse bitunganye ariko se kubera ntabwo kurwanya amashyaka mu organisation yenda ariko zigomba kwegera abaturage zikabahagarara mu nzego zo hejuru sinumva ikintu cya burugusi ubona abaturage bazajya bavuga icyarimwe ngo tuhite iryo teko zizaba ryizwe nani yego icyo kintu wenda kugira ngo nkunganire Emmanuel mugenzi wanjye narabivuze kuri no mugenzi wanjye makuru kuri radio Urumuri gushaka ndakize ikintu gitwa anarchy bavuga ndetse aho ntabwo mugiye kuvanho ujya no ngaho kivuga anarchy cyangwa se akaduruvayo akavuyo ubwo ugasanga bitagiye mu buryo ahubwo ikintu nari ndakibonye uyu munsi rwose bagisubize bagitomora neza kugira ngo byumvikane ko ari ibintu bifite umujyo bifite umurongo bitatuye kandi bitomoye yego mbere kuri bwana Aloyizi no mbone rw'ijambo François Munyabagisha iyo tuvuze abaturage nanjye nishyiramo ntabwo iyo umubwiye ngo abaturage ntabwo mvuga ngo iyo mvuze ngo abaturage ntabwo mvuze ngo nanjye nishyiramo na François mushyiramo natandukanyije umuryango gakondo nyarwanda n'amashyaka ya politiki ahangaha impamvu usenga ubigira cyane nuko utadukurikiye cyane ku byerekeranye n'amashyaka ya politiki nakubwiye ko amashyaka ya politiki mu Rwanda ugiye iwanyu ku murenge mu giturage iwanyu ukambwira uti ishyaka ryanjye ufite hanze ahangaha simvuga ibyo ari byo wenda iryo ushaka mu cyangwa utarimo cyangwa se n'amashyaka uzi niyo wabwira FPR mu Rwanda ukabaza mu giturage hasi wanyu ku murenge mu cyaro ukamaza FPR kwikora ukamaza amategeko ya FPR ngo kwikora yakubwira yabigusobanurira koko ariko mubabujije uti ikoperative yanjye ndimo duhinga ibi duhinga ibi koperative ndimo dufite association yacu dufite association yacu dufite ishyirahamwe turimo dukora ibi dufatanyije gukora ibi arabizi bazi ibyo bakora naho ngo ndavuga ko bazi ubwenge aho rero twebwe nyine nibyo tujya gukoresha abanyarumuri n'uyu muryango wacu turi ahangaha iyi groupe tubyita abanyarumuri urumva abo ngabo nyine bazabafasha batari mu mashyaka ya politiki mu gisumwe cya gatatu batari mu mashyaka ya politiki abari muri societe civile bari mu muryango gakondo bunganira nyine bamurikira abaturage babazi icyo bashaka ariko iyo kubwira ati muturage nshaka iki wowe ukamurikira ukamubwira uti wakigeraho utya niyo tubwita abanyarumuri cyangwa tubwita tuti abayobozi ukamubiyobora umwereka uburyo icyo ashaka yakigeraho abo rero niyo nabwiye ngo ntabwo uzafata abaturage banyu ku murenge mu cyaro ngo babwire ngo bajyane Kigali mu nteko ishinga amategeko yicaremo noneho François cyangwa undi wundi mwegame ngo agiye hariya kandi ari muri societe civile tuba turi kumwe nawe urumva tubamurikira mu byo bakora ariko bakajyemo naguha urugero rwo kuvuga ngo igihugu kigiye gutumiza intwaro hanze zo kuza gukora iki mu gihugu izo ntwaro uwo muturage urumva bimugoye kugira ngo yumve ko izo ntwaro zizaje zize kumwica bazajyamo batese noneho ugiye kuvuga kuyandika rero kuyandika aya mategeko icyo gihe ni twebwe tuzayandika koko ariko umuturage akazayavuga ati ibyo akavuga ati izo ntwaro ntazo ushaka icyo urumva kigoye oya kiragoye kubera nta kigoye kiri oya reka ngo wundi urugero umuturage reka ngo wundi urugero umuturage natanze urundi urugero umuturage baramubwiye bati hinga indabo mu murima wawe wateyemo indabo tuzazijyana i Burayi umuturage agiye niyo yazi Kigali akajya mu nteko ishinga amategeko biramoye kuvuga ati akabwira abadepite bari kumwe ishinga amategeko bati izo ndabo ntazo ngewe nzahinga ntabwo ntacyo zizahakaba zizamara
iyo nteko ishinga amategeko ziza imeze gute abaturage bazajya baza bose biruke bajyemo oya no bazaza bahagarara nakubwiye urugero rw'amakoperative nakubwiye urugero rw'amashyirahamwe mu cyaro barahari iwanyu mu cyaro barahari baba akazahagarara ibyashyirahamwe urabyumva n'ubuyobozi bw'isosiyali yumviye ikibazo aho ntamvukanira nawe ni uko ushaka kuvuga ibintu byose kubishyira mu mashyaka ibyo nibyo ndwanya kandi nzarwanya kandi ngamije kurwanya ni uko kumva ko ibindi ariko hagomba kubaho organisation y'abaturage niduhari se kandi mpari igihe musomeje na François ariko se bwana Aloys musomeje cyane ikibazo cyamwe n'icyo cyumvikana kuko tugira ngo udushushanyirize neza ku buryo bufatika uwo muturage ko ndibuka kamve nk'urugero ufatika rwose nenda rugomo kandi muri za 1992 hadutse ibintu MND imaze kwivugurura ijana kwegereza abaturage ndibuka wari umuturage uharye hafi iwacu Musambira witwaga wari ufite kitwa ni bari Muyawo Muyawo bamujomba nyine kugira ngo nyine begereza abaturage bamushyira muri komite centrale y'MND cyangwa muri uzagurusa yari umuntu wazamutse afite gose imibonere yo hejuru kubyerekeye na koperative ukuntu zikora ukuntu zunguka amarembo y'azo koperative zunguka bose ubona ko zafite ibitekerezo ko vraiment bifatika ariko MND iramufata none nyine nose ko urumva ko n'ubundi se wa muturage wacu nyine uzijya ashaka turabyemera rwose pe umuturage azi ko agomba gutura mu nzu wenda akayobaka kwinjira ubushobozi bwe wenda ukavuga uti abanyarumuri ko bagomufasha bati cyo kwa muturage we aho kugira ngo bake imeze gutya kandi turi mu iterambere ahubwo leta ni ubushobozi kugira ngo bake imeze gutya ubemo isize gasima ifite irangi ubiyemo ufite amashanyarazi ifite amazi bigaragaza nyine imeze gutya nziza leta ibirunye kubikorera ariko se wa muturage ikibazo cy'imfite n'iki kigaruka nyine afite ubuhe bushobozi bwo kugira ngo ibyo bintu nyine abikonsove abyumve we abyitekerereze kandi nyine nakubwiye mu kanya rwose naguhaye imbogamizi ikomeye cyane yuko uyu rero usanga FPR yarakoze uko ashoboye kose kugira ngo abaturage ndetse n'abitwa ko barimo kwiga bafite za diplome nabo bagabanuka mu mitekerereze yabo usanga n'abanyarumuri bwo bazagabanuka ahubwo nabo ubwo mu minsi iri imbere kerekana ko kuvuga wenda bizaba nyuma FPR wenda harenzeho indi myaka baramaze gusobanura abantu nyine kugarura uburezi ku murongo abantu baramaze kongera kujijuka bihagije wenda hari igihe byazatangira igihe nyine kuko dakora ariko gusa muri kano kanya ntabwo tushushanyiriza neza ku buryo bugaragara ukuntu iyo ngoro ndana ko inteko ishinga amategeko yaba irimo umuturage ikaba n'abize n'abanyamashyaka naki nge numva harimo anarshi rwose numva harimo akavuyo reka bikwereke mu Rwanda muri 90 ndako mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu na gatandatu na karindwi nari muri ishyirahamwe ryitwa Riprodor regera uburenganzira bw'umuntu ndabuka noneho Riprodor ikansaba kujya gutanga ibiganiro mu makoperative hose mu mpande nyinshi z'igihugu mu makoperative hose kwigisha amategeko agenga ifatwa n'ifungo bari bazi ko mbifitemo ubumenyi kubera ko nakozeho cyane urumva noneho nkajya nageza aho ngaho waba François Munyabagisha za Gitarama za Gitarama za Butare njya n'ahandi mu mashyirahamwe ukuntu twakoranaga n'iriya mashyirahamwe ishyirahamwe ryitwa haguruka na za Riprodor noneho bo bagakusanya bakajya gushaka amashyirahamwe ya za koperative n'abandi baturage noneho bakaza abantu bahagarariye ayo mashyirahamwe bakaza za Gitarama n'urugero nguha nka za Gitarama mu mahugurwa y'abantu bo mu mashyirahamwe bakaza mu mahugurwa tukabahugura urakurikira abo bantu babaga bafite abantu bahagarariye mu makoperative urumva bafite n'ayo mashyirahamwe avuye mu cyaro abo bantu bakaza twabahaga amahugura tukabahugura noneho tukagirana ibiganiro wabonaga mwebwe muvuga ngo abantu ngo ntabwo bajijutse aba baturage babaga bajijutse noneho bakakubaza ikibazo ukumva ko umuturage ajijutse yego hari ibibazo byaba rwose umuturage birazi rwose birazwi neza cyane cyo turagira ngo ntabwo bashobora kudushushanyiriza iyo ntebe ko yabisa va ikintu dushaka
ate yagira yate kugira ngo uvuge ko ave mu giturage uriya muturage ageze muri mu ntego ati nicyo mubwira kandi nakubwiye ko bitazari mu nteko y'igihugu gusa no mu turere mu ntara bakagira inteko zawo zishyiraho amategeko yerekeranye n'akarere batuyemo. Inahangaha mu Bubiligi uko ubizi nawe utuye mu Bubiligi uzi neza ko habaho za conseil communal ni abaturage bo muri komine barimo. Birumvikana rwose rero none si urwego se rw'ushyiraho amategeko kuri buri rwego kagenda hagaragara si urwego se rushyiraho amategeko none ukajya mu njyeke na province hari abamwe bazajya bahagararira abandi wenda kuvuga ati yemagarira abaturage kugira ngo twumve mu ntego muri rwego rwa province mu rwego rwa hakabaho urwego rushyiraho amategeko arebana n'intara baba batuyemo arebana n'uza. Noneho mu rwego rwo hejuru rero urwego rwo hejuru nabwo abaturage bashobora kuzamo bafite Yesu ntabwo ari abaturage bose bavuga ngo inteko yose zaba abaturage gusa. Niyo navuze nti amashyaka ya politiki akaba tuvuge 50 akaba amashyaka ya politiki 50 gusa abandi 50% akaba ari societe civile abantu batari mu mashyaka no yimisubiramo abantu batafite ibice by'amashyaka barimo. Noneho bari bamuryango gakondo bakaza bavuga ibibazo byabo. Birumvikana ko bashobora kuza ubundi kwase kushobora kuba wowe uri umudepite uvuye mu ntara y'epfo ukajya Kigali kuki batahava umuturage akahagera n'ukweki wumva ko batahagera umudepite nyine uwo mudepite baragenwe kugira ngo muhagarare kubera impamvu nibyo nkubwira ni kuki umuhagarariye se yakwihagarariye yahagarariye ryashyirahamwe wazaza hahagarariye amashyirahamwe nakubwira Katumeka Rwanda biza aho kibazo kirijito kuko wenda kubanza rw'umuti wenda kuko uwo mudepite uhagarariye icyaka tumukureho twakire umudepite w'abaturage voilà ndimo ndagerageza kuza mu mitekerereze yawe muri make yamfite rero kubona ibintu kuko yari bitaraba neza kubyo butomoye no mu byukuri aho kugira ngo aho umudepite uhagarara ubundi yawo umuturage usanzwe utari mu icyaka wenda uhagarariye hamwe cyangwa uhagarariye abaturage ubundi baza bari umudepite n'ubundi uhagarariye n'ubundi akaza ahagarariye y'amashyirahamwe nakubwiye sesa okay niba harimo byumvikana gutyo nabwo umbaye dogo abadepite azabadepite benshi cyane bari ariko atavuye mu ishyaka ariko se amashyaka yarwanya iki reka mbere yuko mbasezeraho reka tugaruke kuri icyo kintu yaburetse kugenda ariko ufite itwara yo kuvuga ngo uravuga hanyuma nurangiza ngo ugende aho tuganire hamwe ahubwo niba utawuzaga fata ijambo okay muribe munyemereye Munyabagisha mpaye uruhushya kuko ariko hanjye uyoboye ikiganiro nanjye ndafite igitugu cyanjye okay nagira ngo nsabe yenda musomesha hanyuma ndumva byumvikanaho na Munyabagisha bazagira ukuntu iki kintu cyo kuvuga ngo atari amashyaka icyo kintu cyo gukangana ndabahe ingero zoroshye buriya kandi mwese natekereza ko mwabayeho mbere ya ku bwa Kayibanda yenda mu gihe kiriritse ndumva ari gihe ushobora kuba abaze igihe kinini ku bwa Kayibanda nararebaga ariko abaturage bari mu mashyaka abaturage bafite ikintu cyitwa éveil démocratique udashobora kwiyumvisha buretse se jewe ndakubwira experience mfite umuprosoma n'umuparlement usibye nabagiye bajya inyuma bakabifagosika ariko dans un premier temps bari abantu b'abalideri b'abarwanashyaka kuko bishyaka bemera amatwara y'ishyaka ryabo baganganisha ibyo bitekerezo noneho bigenda biriya bintu byo kugenda nk'uko bimenyerewe mu Rwanda ishyaka rikiyempuza rikagenda rihika ayandi ariko mu gihe cya mbere abarwanashyaka bagisimbura inteko cyangwa se iriya bayita conseil supérieur du pays inama nkuru y'ibwami inama nkuru y'igihugu bamaze kuyisimbura bakiri muri iyo muvansi yo kugira amashyaka abagiye muri ariya mashyaka yahimbwe kiriya gihe
byatumye n'abaturage bagenda bazamuka mu bitekerezo byabo ku buryo byagaragara ko ari ikintu cyahindutse. Abaturage batekereza mu mashyaka ugasanga ahubwo ibyo musomeshemo kuvuga byarikoraga mu rwego rw'amashyaka, aho kugira ngo yarojete kereka yakoreshejwe nabi hasangiye kuzamo biriya bintu by'amanyanga, ariko ubundi kandi promiyete nta kibazo gitera. Uretse mwagira ngo urazana vurugusi y'abaturage bahinga amashaza, imikenke, biki abantu bazabura kuki ngo ni vurugusi. Urabwira umuturage uvuye muri koperative ngo baje gukora vurugusi. None se abaturage bose bazazamuka bicaye mu nteko ishinga amategeko aribo bafite amashyaka babashyira hamwe, baba bafite abantu bahagarariye. Urumva ntashyira hamwe itagira umuntu uhagarariye icyo cyangwa ntabwo ari vurugusi. Ni mureke gusuzugura abaturage. No kumenya niba bazajya mu nteko bose nk'uko bishaka kugira. No, ntabwo ari bose, ntabwo navuze ko ari bose. Ariko icyo ngicyo no gusubizaho cyo kuvuga ngo abaturage Kagame Nsenga wavuga ko uretse n'icyo gihe n'ubu ngubu abantu barijutse bavuga ngo abaturage banyu baza amashyaka ko bazi iby'amashyaka ko. Ndakubwiza ukuri kandi ngenda kubwira experience mfite n'abanyamashyaka ubwabo barimo ntabwo bazi ibyo bakora, ntabwo bayazi, ntaswa abaturage bari bayazi ku rwego rwabo. Kuzamura ko sinzi ni deba ifite kuba ndende. Ikigaragaza nuko amashyaka mu Rwanda wenda sinzi mu bindi bihugu ibyo ndejyana mu Bubiligi niho maze igihe nitegereza nkari amashyaka akunda gukora, usanga ishyaka rwose rifite umurongo rigenderaho. Bati ino shyaka ni ishyaka socialiste n'abashinzwe bafite bagenderaho, n'ishyaka liberal rikora ibyo taside hashi n'indi hari byabanje kwica by'abakristo, ariko baza barabihindura kubera ko nyine baza kuvana imyemerere mu bantu, ariko ugasanga koko iryo shyaka rifite umurongo wa politiki kuko ujyanye no kuba abasocialiste bagenderaho kuko pe. Mu Rwanda ho rero amashyaka urayashinga ugasanga ahubwo ni umuntu ndibona rwose n'amashyaka hano hanze twizanye ukuri rwose nka twese civile ujya kumva harya nta wowe dusabagena harya no wagana muri Kigoma harya no wagana wowe uruhagana usanga ishyaka ugiye kurishingira ukurikije ko ugiye gukurikira swata akarere swata umuntu no wa murongo mufite wa politike w'ukuri ishyaka rigomba kuyoboraho ugasanga wazimi. Fata urugero rukomeye cyane rwose FPR mu Rwanda. Ishyaka rya FPR ukuntu ryatangiye ritwereka zirangira byazo 8 iyo usomye usanga ari paradizo, ariko wareba uko rikora rero nuzo gasa se demokarasi iri hehe, ese kubahiriza umutungo uburyo busanga yivuye biri hehe, ese ubanye n'amahanga mu buryo bahana urebe ukuntu banye n'u Rwanda n'ubundi Tanzania biri hehe. Kusanga hari ibintu bereka abantu bo hanze kuko nk'amashyaka kuko bakurikiza rimeze neza, ariko mu mikorere mwa nevuze mama yaravuze cyane avuga ati hari abandi bantu baza bagashyira amategeko kabiri akurikizwa ahubwo badafite aho uhuriye n'umurongo wa politike. Ugasanga amashyaka mu Rwanda uko akora muri kano kanya rwose ntabwo ari amashyaka ya politike rwose. Nanjye ko mbyumva ngewe nawe murambuye ko bibona, ahubwo usanga ari ahantu tubikingiriza kugira ngo banyure bijyanire mu byo uko bambwira ngo mu Rwanda ishyaka rya PSD cyangwa se PL birahari ko kurura cyane ko kungu wambwira ngo rihari ibintu gikomeye cyane wirebye ubwayo. Ariko aho ryavuye ubu ngubu ni amaganura, ariko rya mbere PSD ntabwo ryari ishyaka rikomeye ririmo bagafaranga na banzamuramba ubona gatari ishyaka rifite umurongo waryo. Ariko nabwo we useruje neza wasanga hari abantu bakurikira agafaranga ku bitwa kurikira ishyaka. Umuntu umukurikira ugasanga kwa twagira mu hari abarideri benshi, harimo abarideri benshi ugasanga niyo ashaka kugira ngo bagaragaze ko bari mu turere twose bagafata umuntu wenda akatwagira mu kazi wacu aho twari muri komine yacu akahashaka umuntu influwa none wenda akamukurikira wabaza vrema imigambi ya MDR koko ari ukumva yari nange nari nyirimo ariko ukumva koko aho tunyuma twagira mu gusa tugiye guhirika Habyarimana nani bitwa kugikuraho byo birangiye. Icyo kintu cyarabuze ndavuga ko yenda abanyamashyaka ntabwo bageze aho ibintu babyerekezaho, cyarabuze rwose byemeranye ko ishyaka ryageze aho ukayoberwa umurongo waryo. Ariko mu gihe cya mbere twibuke ko nabo bayatangira bayigishwe n'abazungu nabo barataguzaga buriya yenda iyo tugira Imana ntajye nabo bivuga kuri iki
abantu barimo gusohoka mu mahanga bakaza bazanye ibitekerezo nk'ubu twe tubifite ubu ngubu bari kugenda bavugurura icyo kibazo rwose dufite cy'amashyaka kiragiye two kugikubita ku baturage n'abayashinze barahuza ntabwo bari babizi none se Kayibanda ukeka ko yabyigiye baza aho ngaho tube humble turekonese ko n'abayashinze barahuzagurikaga none abayagiyemo abayashinze kubera ko babaga bafashe imyanya bayicayemo bakajya batura uko bashatse ariko buriya hari kuza noneho kandi byari bitangiye kuza abantu bize bagenda bajyamo bakontesta izo za directive zigana abantu muri ayo mashyaka bakontesta ibyo bishyitsi byishyize byari bitangiye kugera bivuga malheureusement ntabwo situation politique yacu y'ubucinduzi yari kubyemerera ntabwo byemera ariko niyo turebye n'ubundi tufata nk'umudeli parlement ubwayo yamaze imyaka 10 byarangiye abantu bataye umurongo abandi bayobye byarangiye yamaze kufa kusida n'amashyaka yose emere diro nazo sinyivuga sivuge kwese ibyo nibyo turabyemera twese la culture des partis politiques mu Rwanda nongera garuye nabwa mukanya iracyari ibintu byanyu birabye mu mbabarenge kubaza reka n'abagabo mwe dore tumaze kurenza twasaye n'iminota 7 kandi reka me urakoze mangwe reka tukureke icyo gaze ariko utanugaruka uzaze tutangirane turangizanye turakoze rwose kuwa karuta n'umwanya narumvise ingingo mugira bite na libro ubutanga ngaho nyiruka rwose nyiruka wakoze kandi muramuke muraryoherwa reka tuze rero dusoza kubera ko murumva ko ino ngingo ntabwo tuma kwirangiza rwose none nko turangiza uyu munsi urabona ko itangiye kuzamura nuko tunoze dukora ahantu hagaragara ahantu humvikana icyo kintu kitwa umuco wa politike muri twebwe agira tuzamo kurege turayumva nabi rwose aha rero tugomba nyine kumurika twatungura umuri cyane umugani wa Kizito kugira ngo ahantu hagaragare cyane rwose ariko hari umuntu twagiye kugenda turyamira mu kanya ndabona mwese mubwira mwaka amagambo ariko ndagira ngo twaruka cyane kuri bwana Venus dukunda kumuryamira buri gihe nzi impamvu kandi akunda kuzana rwose ibitekerezo byiza yavuze avuga ijambo rimwe ukumva rije rizamuye imbere bwana Venus urabona iki kintu turimo tuvuga mu kanya cyerekeranye n'uburyo abanyarwanda bafite uwo muco wa politiki utarabinjiramo ibintu byo kurebera gukurikira umuntu aho gukurikira ibitekerezo gukurikira akarere aho gukurikira ishyaka rifite ibitekerezo bifite umushinga wa politiki ibyo bintu byo urabona tuzabyikuramo icyo rwose bwana Venus itazabangamira bino bitekerezo arozi arimo kuvuga cyane cyane ko dufite no kuzasanga n'ubundi niyo sisi arimo kuvuga nayo uyambuye ishyaka dako twatari ishyaka ariko no ikongera igakora nk'ishyaka igakora nayo ikigira igitangaza ikiremereza nayo ugasanga wa muntu w'abaresidenti nawe abaye nka wa munyapolitike twarimo twanze ibintu byose byo kugira ngo dutangire gusobanura abantu mitwe yabo bumve icyo kintu cy'uwo muco wa politike uwo muco wo kujijukirwa uburyo politike ikorwa politike twanye twagira imiyoborere y'igihugu ikorwa urabona bizadukundira bwana Venus urakoze cyane amagambo uvuze ko mvuga igitekerezo byibuze kikaza ntako mba ntagize ariko icyo kibazo turagifite cyane mu Rwanda burya hari ukuntu abanyapolitiki bagiye bakirejima mu magambo abiri bakavuga ngo ikibazo cy'abanyarwanda ngo ni ubukene n'ubujiji umenya na Kizito yarabiririmbye ubukene n'ubujiji ubonye niba abanyamashyaka bafataga igice kimwe hanyuma na societe civile igafata ikindi gice maze ukaranga abanyarwanda atamerwa neza bamwe bafata ubujiji baburwanye abandi bafata ubukene baburwanye maze urebe ngo u Rwanda ruba paradizo ikindi burya tujya tubona ni ukuntu burya tutazi gutandukanya amagambo abiri icyo twita ngo ubuyobozi n'icyo twita ubutegetsi ntabwo ari gusa ni uko tutazi kubitandukanya nyine kuko nta n'umwe uraduha kimwe atakikomfonze n'ikindi ngo tuzanire ubuyobozi nyabwo ni ukuvuga umuntu ugucanira urumuri umuntu ukwereka inzira yo kunyuramo n'umuntu
ugutereka amategeko ku mutwe hanyuma agakuyoboresha ikiboko. Ntabwo tuzi gutandukana abo bantu. Ibyo byose rero bigaruka kuri bya bindi bigeze kuvuga uti imyumvire ndongera nyigarukeho kuko nicyo kintu kigiye kuzatuma nk'uko tutumva itandukanyirizo ry'ukuntu abanyapolitiki twabashyira ku murongo wa kabiri, hanyuma abantu bo muri sosiyete sivile bakaza ku murongo wa mbere, kuko aribo bita ku bukene bw'abantu, ku byo abantu bakeneye. Naho abanyapolitiki bo nyine nabo kuza ngo kureba ubujiji, n'abinjiji bakaza kuyobora abaturage, nako kubategeka. Abanyapolitiki barategeka, abo muri sosiyete sivile barayobora. Niba dushaka kugenda tuvuga slogan, yewe rero babashaga kumvikana icyo umwe akora n'icyo undi akora, abaturage bazabasha kwihitiramo aba bayobozi, akaba aribo bayobora nyine, naho abategetsi bakajya bagatega amatwi umuturage, aho kugira ngo be inverse. Murakoze rwose. Iwe nkunda ko urabona amagambo avunaguye. François Munyarugira n'iki kumuje ijambo, ariko kurebereho rwose nawe ndamuzi, ntagera ntahagarara, kandi twamaze kurenga saa 4 kandi tuzamu kurenza saa 4. François Munyarugira nagira ngo nabonaga uri mu cyugumba mu kanya rwose, mureke iminota 2 3 ngaho 3 kugira ngo ugire ikintu uvuga by'ama wese ngaravuze mu kanya. Noneho nabona bugenda cyugumba buri kanya, noneho dusoza ikiganiro cyacu tutanga twicumi cyangwa ese bijya ko byari bikomeye rwa rugamba, mwari murimo mukubitagura inyundo ku gahanga ka mukuru wanjye cyangwa umuntu wanjye. Urumva nashaka kugira ngo mbabwire ngo muhagarare, ariko rero mbona nyine byakomeye, kandi nyine muri uru rugamba twebwe ntabwo duterana amakofe, turatuza tukareka abantu bakananirwa. Reka rero namara iyo minota 3 warumpaye, ikintu mu mwanya nashaka kugarura kugira ngo wenda twumvikaneho, cyangwa kugira ngo wenda murike ngaragaze, nuko mwizi deba mwarimo cyangwa se na za ngingo nsinga yazanaga, ararebera mu madorubindi, ararebera mu myumvire Venuste amaze kwivuga, mu myumvire y'ubutegetsi buriho ubu ngubu, bya myumvire yo gutegeka igihugu y'ubu ngubu twazaniwe n'abakoloni. Nibyo areberamo, kureba ngo abadepite bazabaho gute. Abadepite se ninde ubazanye? Muri gakondo yacu hari abadepite barimo? Abadepite, iyo deba y'abadepite, gakondo yacu niyo izagena ukuntu tuzajya dushyiraho ayo mategeko. Iby'abadepite rero n'inteko ishinga amategeko n'abaperezida n'abaministre nabyibagirwe, ntabwo birimo muri projet de société tuzazana. Yibaza ngo abadepite kuko ntabwo ari cyo kibazo, nabaza ikibazo umuturage abayeho ate, atera imbere gute, gakondo ye ayibayemo gute, aziteza imbere muri gakondo gute, nicyo kibazo agomba kubaza. Naho ibyo kuvuga ngo abadepite bazakora bate, abasirikare bazakora bate, abaki bazakora bate, cyakora icyo nakubwira cyo ubushize twaraganiriye, hari ikintu musomesha yavuze ati ibintu byo gushaka indonke mu kazi ngo ka politike, ibyo abantu babyibagirwe, ntabwo tuzabigena. Dukeneye abantu bakorera abaturage. Niba ugiye gukorera abaturage, niba ukorera famiye yawe, ntabwo uyikorera avuga ngo ndahembwa ngahe, ngo murampemba ngahe, ntabwo ubwira abana bawe ngo murampemba ngahe. Niba narize nkiga kubera abaturage bo ku musozi bariko, cyangwa nabo nkiga ku byo bakoze, nkagera nkazamuka mu bumenyi, kubera ko wenda nabo hari ibindi bakoze nazamukiyeho, kubera ko bubatse agati urutindo kuri bakokwe, urwo rutindo nkajya ndwambukaho kugira ngo ngwemo, kubera yuko nanjye ngomba kuza ngaha ngasangiza ibyo nashoboye kugira nkabisangiza abaturage, ntagomba kubaca indonke. Icyo kintu cyo kumva ko tugiye kwishyura, tugiye kuzamura abaturage b'igihugu, cyo bigomba kugaruka, tukagikina imbere, tukakizana muri gakondo. Noneho rero ya myumvire yo kugendera kuri gikoloni, none ugasanga turahangwa agaciro ngo abantu barize. Ibyo bintu abantu bizikize, abantu bagomba gusubira mu mashuri, bagasubira ku misozi, bakajya kwiga gukorana n'abaturage bakatwigisha, kuko abaturage bazi icyo bashaka. Noneho rero bya bindi bavuga ngo anarishi, ngo societe civile ngo yazanarishi, ahubwo nabaza ni ryara amashyaka atazanyana,
n'iryara amashyaka atazanye amaji. Reba amashyaka, ayo mashyaka kuva yabaho nta na rimwe ayo mashyaka yaje ngo tuvuge ngo yazanye ikintu kizima ateje imbere intuza, nta na rimwe. N'ubu ngubu hera na hano mu buhungiro umbwira ayo mashyaka ngo arahari, ingirwa amashyaka ngewe ntabwo nemera ko ari n'amashyaka, kuko amashyaka afite kadire abamo. Noneho ariko bo bayita amashyaka, abantu bumva ko ari amashyaka, ubabwiye ngo si amashyaka icyo gihe baragusifura, ntibajya no kuguha amazi, ariko ntacyo ngewe nzajya nywa amazi y'imvura. Noneho rero urebe anarshi irimo. Donc ibyo bintu rero byitwa ngo ni amashyaka, ni mu mwanya mwabivuze nasenga nawe ubwo yabivuze ati abanyamashyaka batangiye na kera kose barahuzagurikaga, ati bateruye ibintu abazungu bazanye babihuzagurikamo batumva ibyo ari byo. N'ubu ngubu iyo duteruye ibintu tuvanye ngo tubikopeye ngo abazungu bakora hano ngo abandi bakora ngo natwe tugiye kubikora, turahuzagurika. Ibyo bintu rero tugomba kubireka tugasubira hasi. Noneho niba dusobanukiwe dufite urumuri tukagenda ducana urumuri, kuko urumuri ntabwo rukenera kuba uri umunyamashyaka cyangwa uri iki. Twatanze ubushize urugero nduva tubiganira bw'akarere kitwa Miraneda ko muri Espagne. Urumva abantu barakora, diregiteri yo hejuru ahembwa amafaranga amwe nayo umukozi wo hasi. Ibyo birashoboka. Noneho rero bya bindi aho ibintu bizambira niyo abantu batangiye kwishyira imbere nk'akaguru kambaye zahabu, kandi ngo barize, ngo twarize. None ugasanga bya bintu twize tutanumvishije neza turabizana noneho tukabitura ku baturage tukabahindura injiji, bagahinduka injiji muri bya bintu natwe tutumva turimo injiji ariko tunabeshya. Ndagira ngo rero kugira ngo rwose tujye gutuna cyane amakorotsi, kuko ndagira ngo ubutaha tuzaganire ku kintu gifatika cyumvikana rwose. Nongeye mbisubiremo, mugerageze kudushushanyiriza rwose ku buryo bufatika, uretse kuvuga gusa ngo twipakurure y'abazungu batuzaniye. Ntabwo ari ukwipakurura, ngo uretse nzavuze mu kanya Francois, ngo tugabanye ubushobozi bw'abazungu batuzaniye rwose. Muzadushushanyirize ku buryo bufatika. Hari ikintu haba pari contre Francois avuze mu kanya gikomeye cyane cyerekeranye numva na bwana Vanessa bivuze bikomeje mu kanya cyo gushaka kumva ko ugiye kuyobora kugira ngo ugire indonke. Ndagira rwose gutaha tuzagaruka ku kintu cyitwa inyungu zigomba kuba ziri inyuma y'umwanya wa politike runaka. Ese uwo muturage ndekongera kuvuga umudepite, uwo muturage uzaba agiye guhagararira abandi we azahembwa iki, azabaho ate, kugira kuko bigaragara ko muri kano kanya ikintu gishitura abantu kizana abantu muri politike nuko bigaragara ko niyo nyungu yonyine, nako niyo mwanya wonyine wizeye ko uvanemo inyungu. Arabahagararira hese yaba mu byo kunyereza imitungo, bya mu ifaranga byinshi birunda umuriro aho bigenera. Ibyo byose ni ibintu twazaganira gutaha. Ikintu cyitwa ubwo buyobozi buzafite indonke imeze guteza abahembwa ateza ababaho ate. Ikintu cya mbere aho cyane muri ngo rwose ufatika mu bwete tufate urugero rwose ufatika uti nko mu badepite no turimo tuvuga naho twende kuvuga abadepite nako da tuvuge intumwa za rubanda aho hagarare rubanda bazakira amategeko abaturage bazakurikiza. Ubwo najye muri turimo turabikopera mu buryo abazungu batweretse ko hariho ubwoko bw'ubutegetsi, nabwo nzabana muzabona ubundi buryo bushya bwo gutekereza. Francois neza ko ariko bibona we buryo n'ibyo rero twabyipakurura yo gushyira ngo pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif na pouvoir byose tukabikuraho tukareba indi mitekerereze mishya ya gakondo. Koko no muhidushushanyirize mwitwereke turebe ko uburyo isosiyete nshya yaziyubaka igendere kwigisha ayo muri nagishya mwumva cyagenderwaho rwose. Ni tuvana mbaye kwa kabiri w'igitaha ndizere ko nzaba mpari no tuganiraho rwose kugira ngo dusoze hanga uyu munsi maze kwa saa 4:20 kandi twamaze kwita 20 yose kugira ngo tudusoreje aho ngaho, kugira ngo iki kintu cyitwa ngiye ndimo kubonamo cyitwa anarchie cyangwa se ibyo amabwiriza y'uvuruguzi cyangwa ngena kutakaduruvayo kibe mitwe yacu. Twe tuzi ko turimo kuvana imitekerereze mishya mu bintu turimo twumva, mu bintu turimo dutekereza, nyine turimo tumurikira abantu kugira ngo iyo miyoborere mishya ibereye abanyarwanda ishobore kuba yumvikana kuri bose kandi ibe yumvikana ku buryo butatuye. Kuko uravuga uti turatekereza nyine mu buryo bw'ubu ngubu kuko niko dufite nyine niko dufite. Noneho kugira ngo tubyivanemo birasaba nyine kudushushanyiriza ku buryo bugaragara ubwo buryo bushya bundi bwo gutekereza no kuyobora.
ndagira rwose mbashimira ahangaha ntawe nongera guha ijambo noneho ahubwo gukora amasaha yarenze cyane rwose ahubwo tumwe duhana gahunda ku wa kabiri gitaha tuzongera duhure saa 2:30 dutangire duhera aho ngaho umuhanyibutse duhera aho ngaho tuganira nk'udushushanyiriza ku byo ufatika tunareba inyungu umuntu uzajya kwitangira abandi azajya kuramo kugira ngo nyine kuko biragaragara ko kano kanya nyine umwanya politike ayo nyine ihemba gusa ariyo ivamo indonke yonyine gusa turasoreza ahangaha rero ntawe nongera guhijambo rwose mbabarire ko amasaha yarenze ubu ngubu utaha tuzahera ngo tuganira murakoze rero umugoroba mwiza murakoze cyane nawe utaha rero reka rero rwose twumve dusoze twumva kano karirimbo nyine k'umuhanzi n'ubundi Karasira uyu munsi twamwibanzeho kubera ko afite indirimbo yasohoye muri kino gihe rwose zifite akamaro reka twumve kano karirimbo yise amahembe y'ikaragwe hanyuma nze dusezeraneho nyine dusoreza hano uyu munsi gahunda z'uyu munsi amahembe y'ikaragwe bwana Karasira Aimable umushingwacumu Karasira Aimable amahembe y'ikaragwe yica abarinzi igihango amahembe y'ikaragwe yica abatuzwa kado amahembe y'ikaragwe iyo yamariye umuryango nta kundi nimwigendere nta kundi nimwigendere yaramahire dukize ibitega yamahemba amera kirogoye atumwa vikinkanga n'ikiruhura inshuti n'umuryango turababura bajya kuwa kajwiga amaboko inyuma batabarwa bayanga hasigara agahinda hasigara imfura n'abucura rest in peace my family rest in peace my people rest in peace my family amahembe y'ikaragwe yica abarinzi igihango amahembe y'ikaragwe yica abatuzwa kado amahembe y'ikaragwe iyo yamariye umuryango nta kundi nimwigendere nta kundi nimwigendere ese nerekeze hehe umuntu kwivugo ntawasigaye ese nganirwaniro ese nganimwendo nye mu rugerero turiho tutariho yatwishe duhagaze ese ubundi rwose nasigariye iki rest in peace my family rest in peace my people rest in peace my family amahembe y'ikaragwe yica abarinzi igihango amahembe y'ikaragwe yica abatuzwa kado amahembe y'ikaragwe iyo yamariye umuryango nta kundi nimwigendere nta kundi nimwigendere amahembe y'ikaragwe iyo yazanyakambo amahembe y'ikaragwe ni nayo yazanyagafu amahembe y'ikaragwe niyo yazanyishimutwa amahembe y'ikaragwe niyo yazanye mu nyangi kiti parebe perira parebe anverite perira parebe amahembe y'ikaragwe yica abarinzi igihango amahembe y'ikaragwe yica abatuzwa kado amahembe y'ikaragwe niyo yamariye umuryango nta kundi nimwigendere nta kundi nimwigendere I dedicate this song to my dead family n'abandi bose duhuje ibisa nabyo rest in